isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye, kuko bari babizi ko umuseriveri ari umukozi wa kampani yacu, bakaba bari bagiye kubinyemeza mu ruhame neza, ndetse perezida agahita amfata nk'icyihebe. Umugambi wabo bari bapanze bakaba bawugezeho, binagaragara ko umuseriveri aribo bamuhaye akazi. Ako kanya maze kubyumva nahise numva ko zinyumiyeho, ntangira kubona ko umwanzi ageze ku cyo yifuzaga. Nuko nsigara nganira na Amoni, ariko wakanyereka ko burya ibyo nkoze ari amafuti, kandi yaramfitiye impuhwe, bityo njye kwitanga mu maboko mabi, kandi ubuzima bwanjye bwari buri ahantu heza. Mubwira ko Imana ari yigena byose, bityo ibizambaho byose akaba ari yibizi, kandi nta mpamvu yo gutinya ububabare bw'umubiri igihe urimo kuzira ubusa, kuko igihe kizagera uburibwe bwiza Imana ikabukuraho, uburibwe Imana ikabukuraho tukiberaho mu mudendezo. Amani yamaze kumva mvuze gutya ambwira ko ndi kuvuga nk'umuntu umaze kwiyakira, ko ahantu ngiye kwerekeza atari heza. Mubwira ko namaze kubibona ko naguye mu gatego kabo, ndetse ntangira kumubwiza ukuri mvuga nti abantu benshi b'iyi si batekereza ko umudendezo w'iyi si ari cyo kintu cyonyine cya nyuma umuntu yagakwiye guharanira, ariko nyamara hari ubundi buzima bwuzuye ibyishimo n'umunezero buri inyuma y'ubu. Ariko ubwo buzima bukazajyamo abababaye kuri iyi si, abataragize amahoro, ababayeho bahangayitse, ababujijwe amahoro, abateshejwe umutwe, abagizwe imfubyi ndetse n'abapfakazi n'abarusahurira mu nduru, abagizwe incike ndetse n'abandi bose babayeho ubuzima bagenewe n'abantu b'iyi si kurusha Imana. Bityo umuntu wese wigize Imana akagena ubuzima bw'abantu kuri iyi si wese, nyuma y'ubu buzima azajya kumva ububabare yakoreye kuri iyi si. Ikindi nshaka kukwibutsa ni uko igihe Imana ari ikigena, bityo abantu bose bagena igihe bakakigenera abandi, ndetse bakagenga n'ubuzima bwabo. Ibyo ni ibyaha baba barimo gukora, baba barimo kwirahurira umurimo utazima, kandi ibyo bikazabakurikirana kuko bazahura n'uburibwe bukomeye cyane. Ndabizi, ndabibona imbere yanjye ko amarembera y'ubuzima bwanjye ari imbere yanjye mu maso, ariko njye niringiye Imana yonyine kuko niyo rumuri rwanjye, kuko iyo itaba Imana mba narapfuye kera. Gusa ariko mukomeze mwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu iri hafi mugana aho mwakoreye. Nakomeje kubwira Amoni umukuru wa KBI amagambo y'amaganya, ariko kuri njye nta kindi nari ndimo gutekereza uretse umuryango nsize inyuma. Mpereye kuri Jessica wambereye umubyeyi w'igitangaza ndetse ukomeye cyane, kuko ibyo nari naragezeho byose niwe nabikeshaga. Ngakurikizaho Marita wari warambereye mama wanjye kuva mfite imyaka 5, ndetse n'ingorane zose yahuye nazo mu buzima nyuma y'uko dutandukana. Uwo yafataga nka mama we Nataliya amaze gupfa, akaba yarahuye nabyo kubera njyewe. None no kuri iyo nshuro nari ndi gutekereza amagambo yigeze kumbwira, ambwira ko ndamutse ntahari nta kuntu babaho. None byari bigeze ku iherezo, kuko abagambanyi batigeze badukunda na gatoya bari bageze ku byo bifuza. Kampani ntago ariyo yari imbabaje, ahubwo ubuzima bw'abantu benshi bwari bugiye mu kaga, nibwo bwari bumbabaje, kuko ku giti cyanjye ububabare bwanjye ntabwo bwari bumbabaje. Nababajwe na Gaston, umwana wari utangiye kugira ibyishimo kubera njyewe, ariko akaba abaye imfubyi ubugira gatatu, kuko papa we Federico yamubyaye ashaka kumwica akizwa na Dina, ndetse arerwa na Padiri Gaston nawe aza kumubura ubwo yarakurikiye abandi bana bavanwe muri diyoseze ya Maranatha. None nanjye yarambuze, kandi aribwo yaratangiye kwishimira ubuzima. Nababajwe na Dorcas, umuvandimwe wanjye wo ku muhanda. Mbabazwa na Rufus na Ezeki wari umaze umunsi umwe gusa abuze papa we Cosmos. Byose binkora ku mutima, kwihangana birambabaza cyane, ndetse amarira atemba imbere y'amaso ya Amoni arabibona.
nuko atangira kunshinyagurira ambwira ati Petero ni Lewis umunyabwenge rwose. Mbere na mbere mbanje kukwisegura nkubwira ko ndi kugusaba imbabazi kuba nakubeshya, kuko ntago ndi umukuru w'ibiro by'ubushinjacyaha, kuko ikirego cyawe ntago kiburanirishirizwa ahangaha, ahubwo nuko nabanje kukwijijishaho kugira ngo ngufashe cyane, kuko iyo mpita nkujyana mu biro bikuru by'ubutasi bwacu ABISR wari kumva ko byacitse cyane, ariko ubu ngubu ubwo byose bimaze kugenda neza nk'uko twabishakaga, ubu icyaha kikaba kiguhama nta kindi kintu tugiye gukora uretse kukujyana muri ABISR, ubundi ibisobanuro byimbitse ukajya kubutangirayo. Bityo njye Amon nkaba ari njye mukuru w'ubutasi mu gihugu cyacu, kandi nkaba ngusezeranije ko n'abasore bawe turaza kubafata ubundi nabo bakaryozwa ibyo mwari mugamije gukora. Rero rekeraho kurira nk'umwana mutoya kandi abantu bakuzi nk'intwari, ariko ntago nabura kukubwira ko bazagukumbura ndetse na kampani yawe. Amon umukuru w'ubutasi bw'igihugu cyacu ABISR yamaze kumbwira gutyo, ubundi mpita numva ko amakuru yose bari bayafite, ndetse numva n'uburemere bw'ibyo bari kudushyiraho nk'ibyaha. Mu gihe ngiye kumubwira ko base bankoresha icyo bashaka ariko ba Dorcas bakabihorera, ako kanya aba basore bari bagiye muri aba Lewis Company baragarutse. Bamaze kugera muri icyo cyumba baterera fande wabo amasari, ubundi bamuhereza urutonde rw'abakozi bose ba kampani yacu, uhereye kuri njye kugera ku mukozi wa nyuma, koko mu kureba mu bashinzwe gukora muri serivisi. Ako kanya banyeretse ifoto ya wa museriveri, ubundi byemezwa neza ko urugamba rwo kwica Perezida Macron ari njye wari warupanze, ndetse n'abasore banjye dufatanije. Ako kanya bahita banyambika amapingu, afande abwira abasore be ko bategura imodoka ubundi tukagenda, nkajya kubarizwa neza aho ngomba kubarizwa, kuko hari n'igisirikare cyagaragaye aho ngaho muri kampani kiza kurasa abasirikare ba perezida. Bityo ubwo nkorana n'abasirikare nabyo njye kubisobanura mu butasi, kuko ubugenzacyaha ibyo ntago bibareba kandi bo bashinzwe kugenza ibyaha by'abasivili. Mpita numva ko n'icyo gisirikare ari byo bagishyizeho. Mbese Macron umujinya we wo kuba ankekera ko nagiye muri Eternity Jail ukaba wabaye umuranduranzuzi, kuko yashakaga kunyihoreraho cyane. Nta kindi nakoze, narebye amaboko yanjye arimo imirunga nako amapingu, ubundi mpaguruka nkurikira Amon n'abasore be. Tugeze hanze tubona imodoka bagiye kunyinjizamo nk'abanyabyaha bose, nuko tugenda tuyisanga ngiye kwinjizamo umutwe. Ako kanya numva mu marembo y'ikigo cy'ubugenzacyaha muri Kenti hari umusore urimo gusakuza avuga ati nje kwitanga, mumfate ndaje kwitanga, nje kwitanga. Ako kanya namaze kumva iryo jwi numva ndikanze, kuko ryari ijwi rya Ezeki umusore wa Cosmos. Mu guhamya neza niba ibyo ndi kumva ari byo, ako kanya nkubita y'amaso mbona Dorcas, Ezeki na Rufus bamanitse amaboko baza bagana aho turi bavuga ko baje kwitanga. Ako kanya Amon mu kwikanga ahita asaba abasore be kubafata vuba cyane, kuko bashobora kuba baje kurwana. Ako kanya Ezeki na Dorcas ndetse na Rufus bitanga batarwanye, ndetse Amon ahita avuga ko bagiye kubanza kubabaza ibibazo. Nuko ako kanya ategeka abasore be nanjye kungarura muri cya cyumba twarimo imbere. Mu kugaruka mu cyumba nk'abanyabyaha twese batwicaza hamwe, ubundi abasore batangira kubabaza icyo barimo kwitanga bazira, kugira ngo babyandike mu gitabo ndetse bafata n'amajwi n'amashusho yabyo. Ako kanya Ezeki ahita avuga ati amazina yanjye nitwa Ezeki Sultanis, nkaba ndi umusore usanzwe udafite akazi, kuko aribwo nkirangiza kwiga amashuri yanjye ya kaminuza muri kaminuza nkuru y'igihugu University of Kentrone, ariko nkaba nje gutanga ubusobanuro bw'ibyabaye uyu munsi mu gitondo muri kampani y'aba Lewis, kuko nanjye nari mpari, ndetse akaba ari naho hari icumbi ryanjye. Ubundi twe twari dushinzwe kurinda chairman wacu Petero Lewis, ndetse no kuvuga umutekano wa perezida mu ibanga, mu gihe hari umuntu ushaka kumugirira nabi. Bityo rero igihe twabonye umuntu ushaka kumugirira nabi twahise tumurasa. Ese ni gute mwaba muri kudushinja ko ari uwacu ubundi twe tukarasa umuntu wacu? Ubwo byaba ari ukugaragaza iki? Kandi nawe twari turi hafi ya perezida, ahubwo tugakoresha umuseriveri kandi turi hejuru ye,
Ikirenze n'ibyo ngibyo umuseriveri wacu muri kutwitirira, murebe mu mpapuro mufite zigaragaza ko ari umukozi. Yinjiye muri kampani uyu munsi mu gitondo, nibwo yongerewe ku rutonde rw'abakozi ba kampani yacu, kandi uyu munsi ntabwo wari umunsi wo gutanga akazi muri kampani. Ese yageze mate? Ikirenze n'ibyo kandi ako kanya Ezeki yavuze gutyo mbona arebanye na Dorukasi. Dorukasi akora mu rwangamazimwe mu mwenda w'imbere, akuramo imbunda ayitereka ku meza. Ezeki akomeza avuga ati iyi mbunda nimureba ku mashusho mufite murabona ko ariyo mbunda umwicanyi washatse kwica perezida yari afite, kandi murabona ko ari imbunda itandukanye n'izindi. Ikirenze n'ibyo ngibyo nimuyikoraho mukanayifungura murasanga ari igikinisho, bigaragara ko umuseriveri yashakaga gukina imikino. Bitaba ari ibyo ngibyo akaba ari byo bigaragaza ko hari agatego bari baduteze kugira ngo tugere hano. Bityo rero niba munagira ngo turi kubihimba byose, ngize impapuro zo kwa muganga ziriho ibikumwe bigaragaza umuntu wakoze kuri iyi mbunda. Ibi bizamini tukaba twabikuye mu bitaro by'Abarewisi Hospital ndetse no mu bitaro bikuru by'umujyi wa Kent. Hose tukaba twagiye gupimisha iyi mbunda mu buryo bwo guhamya neza uko bimeze. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko umuntu wapanze uyu mugambi yari agamije kugira ngo arimbure Petron Lewis na kampani ye ndetse amwangiriza n'izina. Mu bushakashatsi bwanyu turabasaba ko mwaturekura tukagenda, cyangwa se natwe tukaba twakoresha imbaraga zacu mu bushobozi dufite, ukuri kose tukagukira hanze, ubundi twateguye uyu mugambi uwawuteguye agafatwa. Ako kanya Ezeki yamaze gutanga ibimenyetso byose ndetse ari no gukanga ukuriye ubutasi. Mpita mbona ko wa musore atari umuntu usanzwe. Ikirenze ibyo ngibyo ntangazwa n'ahantu ibimenyetso byose babikuye mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ako kanya mbona Moni ukuriye ubutasi abuze ikintu avuga kubera ibimenyetso Ezeki yari atanze. Ako kanya tubwira ko bagiye gukora iperereza kuri ibyo bimenyetso dutanze, bityo amasaha 48 nashira tutaragaragaza ibimenyetso bizima, ndetse n'ibyo bimenyetso bagasanga ari nta gaciro bifite, turajyanwa mu rukiko rukuru rw'ubutasi, iperereza rijye gukomerezayo. Amoni yagiye gusohoka, Ezeki ahita amubwira ko ibyo atarabyemera, ko amasaha 2 nashira tukiri muri iyo nzu arashyira hanze ubugambanyi bwose bwakorewe Abarewisi family muri ako kanya. Amoni aramuseka maze amubwira ko akora icyo ashaka. Amoni n'abasore be bahita basohoka hanze, ubundi uko turi bane dusigara turi muri iyo nzu. Ako kanya bamaze gusohoka, Ezeki na Dorukasi bahise bakubitana mu biganza, ubona ko bishimye cyane ndetse barimo gusekera icyarimwe. Njye mbabazwa n'ukuntu ibintu babigize byoroshye kandi turi mu bihe bikomeye n'imiryango yacu. Uko baseka bose baza kumpurizaho amaso mbona barimo kundeba, maze Rufus ahita avuga ati Chairman ko wihebye kandi ubona ibintu biri kujya mu buryo, ufite ikihe kibazo? Ndamusubiza nti ntago muzi ibintu murimo kwikururira. Nari ngiye kubabwira ngo ibi byose no kugira ngo muze hano babafate byose byarapanzwe, ariko nizeye ko muzi ubwenge bityo namwe mubizi. Bityo mwitegura ibibi cyane kuko ntago muzi aho turi kugana. Mwishoye mu muriro utazima, mwishoye mu kaga. Mu minsi mike muraba mumeze nka papa wa Venice mutabasha kwikuraho muri. Dorukasi atavata ariko uzi ko aribwo nakubona ufite ubwoba nk'ubwo. Gabanya ubwoba Chairman, ndabizi turi mu bibazo ariko ikibazo nta kindi kintu kigikurikira uretse igisubizo. Bityo wowe humura, byose biragenda neza kandi ni ikibazo cy'igihe gusa. Nuko rero wowe tuza, ahubwo reka nkwereke. Ako kanya Dorukasi yansabye amaboko. Murebye mbona amapingu yari yambaye arambitse ku meza. Mu kanya gato nk'ako guhumbya mbona amapingu nanjye ayankuyemo. Mubaza uko abikoze, anyibutsa ukuntu twayakuragamo, anambaza niba ntangiye kwibagirwa ko mbere ya byose turi abarara bo ku muhanda. Batangira kunserereza bambwira uburyo ki namaze kuba umuntu ufite ubunyangamugayo burenze ku buryo ntinya no kwibohora ngo batabibona ukundi. Ako kanya mbabwira ko ibitekerezo byari byantwaye kubera kubahangayikira ndetse n'umuryango wanjye, ariko nkibagirwa ko ndi mu matsa. Ako kanya Dorukasi yakoze mu rwangamazimwe nanone akuramo telefone, ambwira ko kubera ko ariko aribo bitanze nta muntu bafashe, bibagiwe kubasakana n'umwete mwinshi kuko bari babafitiye akizere gatoya.
akaba ariyo mpamvu afite iyo telefone. Ako kanya ajya ku mbuga nkoranyambaga ndetse anafungura televiziyo akoresheje application yo muri telefone ndetse n'inziramugozi interineti. Ntangira kumva amakuru kuri televiziyo y'igihugu cyacu ari kuvugwa na wa munyamakuru abaturage bakunda cyane avuga ati nk'uko nakunze kubagezaho amakuru ashyushye cyane. Aya ni amashusho agaragaza chairman w'aba Lewis Company Petron Lewis unaherutse gufata imitungo y'ababyeyi be mu byumweru 2 bishize, ari muri gereza ndetse ari kumwe n'abakozi be Rufusi ushinzwe ikoranabuhanga, Ezeki ucumbitsemo nk'umukiriya na Dorcas afata nka mushiki we, bari mu biro by'ubutasi bw'igihugu cyacu ABISL, aho bari gushinjwa ko bari mu bantu bashakaga kwica perezida ubwo yari yagiye gusura company muri iki gitondo. Ndetse iyi video ikaba igaragaza batanga ibimenyetso byose bifatika ko atari bo babigizemo uruhare. None amasaha 4 akaba ashize bataravanwa muri gereza, ubutasi buvuga ko bashaka ibimenyetso, ndetse abaturage nyuma yo kubagezaho aya makuru bakaba bari kuburana cyane bavuga ko bashaka ubutabera kuko aka kabare ari akarengane, kuko umwicanyi byagaragaye ko rwose company y'aba Lewis itabazi, bityo abaturage bakaba bari gusaba perezida ko hari ikintu yabikoraho. Ako kanya namaze kumva ko no kureba ayo makuru mpita nikanga, mbaza Dorcas na Rufusi ndetse na Ezeki ahantu uwo munyamakuru akuye ayo mashusho turi muri ibyo biro. Nibaza niba Amoni ari ubibigishyiriye. Dorcas ahita areba hirya no hino maze akuramo kamera mu ishati yari yambaye, ndetse ijisho ryayo riri mu gipesu cy'iyo shati. Mpita numva umutima wanjye uraruhutse, bambaza niba bari kuza kwitanga kugira ngo babafunge gusa. Ako kanya twatangiye kumva abaturage hanze y'iyo nyubako barimo gusakuza cyane, barimo kuririmba ngo Petron Lewis. Nuko ngiye kubona mbona muri bya biro twarimo harafungutse, habanza kwinjira Amoni ndetse ubona yicishije bugufi cyane. Ako kanya ataragira ikintu atubwira hinjira perezida Macron w'ubwe akurikiwe n'abasirikare bafite imbunda zabo mu ntoki iburyo n'ibumoso. Ubwoba burantaha. Ako kanya Macron yamaze kwinjira yahise yicara imbere yacu. Amaze kwicara atangira kumbwira ati chairman, mu by'ukuri ndumva ntazi ikintu navuga imbere yawe, kuko nyuma yo kuva muri company yanyu nari nakutse umutima kubera ibyahabereye. Ariko murabyumva namwe, inzego za leta zagombaga gukora akazi kazo, ariko njye kubera guhangayika nibaza ukuntu harimo abantu bashaka kunyica, nahise njya mu rugo ndaryama. Mu gukanguka mu masaa 11 mbona amakuru kuri televiziyo bavuga ko Petron Lewis yafunzwe azira gushaka kwica perezida wari wabasuye muri company. Mpita mbanza kumenya ayo makuru koko niba ari ayanyayo, kuko nsanga ayo makuru ni ayanyayo. Nuko mu gukomeza kwibaza niba ari Petron washatse kunyica, amasaha akomeza kwicuma ku maradiyo n'amateleviziyo, nta kindi kihavugwa uretse kuba Petron yafunzwe, ariko bakaba batazi uko bimeze. Mu kanya gato rero nibwo mbonye amakuru agaragaza wowe n'abasore bawe muri gutanga ibimenyetso, ndetse umunyamakuru arenzaho avuga ko rwose mugomba kurenganurwa kuko aka ni akarengane. Kuko nyuma yo gukora iperereza nk'umunyamakuru bwe, uwo munyamakuru yasanze uwiyitaga umukozi useriva muri company yacu ari umusirikare wakivuyemo kera ku bwa perezida wahozeho mbere yanjye. Bityo nkaba nahise mpamagara ukuriye ubutasi mubaza ibyo yakoze, akambwira ko yakoze akazi ke, ngahita musaba ko rwose yagira vuba akanjyana aho uri njye ubwanjye nkakubwira ko ndi kugusaba imbabazi, ariko nanone nkagusaba kwitonda kuko abantu bari babipanze bashakaga kugwa mu gatego, cyane ko imbunda mwagaragaje rwose ari igikinisho. Bityo umuntu wabikoze akaba yarazi ko wowe n'abasore bawe ubwe muratera intambwe mukaza mu rugamba, ariko nanone akaba ari umuntu ukomeye cyane kuko afite n'igisirikare, kuko yaje yica n'abasirikare banjye. Ariko ibyo tubyirengagize rwose, ubundi utahe mu rugo kandi unyihanganire, nanjye ndavugana n'inzego za leta, iki kirego bagukuremo batangire gushakisha ba nyirabayazana. Perezida Macron yamaze kumbwira gutyo, mpita mbona ko Ezeki, Dorcas na Rufusi barenze cyane kure abatasi b'igihugu cyacu. Ako kanya perezida amaze kumbwira gutyo, Amoni ahita nawe ansaba imbabazi, ariko ntibyamva mu mutwe ibyo yambwiraga ndi kumuririra, ubundi mubwira ko nta kibazo.
mpita mbona ko perezida yikuye mu cyasha kubera abaturage urukundo bankundaga, ndetse ahita anansaba ko twajyana kuri televiziyo ubundi agasaba abaturage imbabazi z'ibyabaye turi kumwe. Perezida namubwiye ko rwose ntajya amusuzugura, ariko kuri iyo nshuro ndumva nataye umutwe, ubundi ajya imbere n'abasirikare be baramukurikira, bagenda basohoka, nanjye nsigara ndi kumwe n'abasore banjye. Amoni ngiye kumwegera ngo mubwire ko byanga byakunda dufite ahantu tuzahurira, mbitekerezaho nsanga guceceka ari wo mwanzuro mwiza, ari nayo mpamvu aho uzaba uri hose mbere yo kugira icyo uvuga uzajya ubanza guceceka, utekereze ku cyo ushaka kuvuga, urebe ko nta ngaruka cyakugiraho ndetse n'abantu bawe, bityo ugasanga amagambo yonyine atagira igikorwa niyo arimbuye umuryango wawe, nawe ugasanga niyo mbarutso y'ibibazo byose wikururiye, kandi wenda hari igihe wari kwicecekera ubundi ugashyira mu bikorwa ibyo washakaga kuvuga, nabwo maze gusuzuma neza ko bikora aba ari byo byaba byiza, kuko n'abantu ubwabo bashobora kugutegera mu magambo. Ubwo njye nahise nsohoka njye n'abasore banjye, kuva muri ibyo biro tugera hanze, Amoni ansezeraho anyiseguraho, nanga kugira icyo mubwira. Ubundi tugeze hanze ku muhanda dusanga abaturage bahari ndetse basa n'abategereje ko nsohoka aho ngaho. Ako kanya bambonye bahita baza kunsanganira, si n'ibyo gusa n'abanyamakuru bari bahari, ariko kuri iyo nshuro itangazamakuru mpitamo kurivugisha kuko bari bahategerereje igihe kinini. Bambaza ibibazo by'ukuri n'uburyo nakiriye gushyirwaho icyasha, mbasubiza mbabwira ko buri gihe cyose ikibazo kivutse hari uburyo kigomba gukemukamo. Babwira ko nta kibazo kinini nabigizeho kubera ko nta wundi muntu wari kubisobanura kandi byabereye iwanjye, ndetse mboneraho no gushimira Perezida wa Repubulika yacu ya Kentrone ko ibibazo byose abikemura neza, kuko niwe utumye abari banyibeshyeho banshinja ko ari njye wakoze ibyaha bandekura nkaba ntashye. Namaze kuvuga gutya abanyamakuru n'abaturage bashaka gukomeza kumbaza ibibazo byinshi cyane. Ako kanya Ezeki ahita angira inama yo kuva aho ngaho, kuko ushobora gusanga bahantegeye ugasanga barandashe, noneho nkaba ntanafite n'ubushobozi bwo kuba navuga. Bivuze ko inzira bashakaga kunyuramo ya mbere yo kuncecekesha yanze, iya kabiri napfuye yo yaba yoroshye cyane kandi byakunda. Nanjye numva inama z'ubundi abaturage mbanyuramo hagati, bagenda bavuga ngo barankunda ndetse bakunda n'umutima wanjye uburyo nkunda abantu. Kubw'amahirwe mpita mbona hari moto, ubundi turazifata tugenda tugana muri kampani. Kuhagera twishyura abamotari no mu buryo bwa sheki, bava muri kampani ubundi natwe dukomeza mu rugo. Twageze mu rugo dusanga Marita na Jessica bari kureba televiziyo, ndetse nsanga ibintu byose babitunganije byari byasandagujwe n'abatasi ubwo bari bari kunshaka. Ndetse kuri televiziyo Perezida Macron arimo kuvuga ijambo avuga ati, njyewe Perezida wa Repubulika ya Kentrone mfasha aka kanya nsaba imbabazi ndetse muri rusange nicishije bugufi kubw'ibyabaye uyu munsi, bigatuma Barewisi Company ijyaho icyasha ndetse n'umuyobozi wayo, ariko byose bikaba byabaye mu buryo butunguranye, bityo nkaba nsabye imbabazi muri rusange Peteroni Lewis n'abakozi be ko ibi bitazongera kubaho. Nkazisaba n'abaturage bose muri rusange ko rwose gutaha mbere yo gufata umwanzuro ku byaha umuntu aregwa hazajya habanza gushaka ibimenyetso bifatika. Murakoze cyane. Ako kanya Macron yamaze kuvuga gutyo ndebana na ba Dorcas, batangira kuvuga ukuntu ari inyaryenge ndetse akaba ari umugambanyi mubi cyane, ndetse buriya akaba afite n'umujinya mwinshi cyane kuko biriya bigaragaza igisebo. Ako kanya nkiraho General Venize arampamagara kuri telefone, kuko nimero ye nubwo nari nayisibye ariko nari nyizi mu mutwe. Ambwira ko kuva uwo munsi niba hari ikintu ngomba gukora ari ukwitonda kurusha ibindi bihe byose. Venize namubajije impamvu ambwiye gutyo, ambwira ko Perezida kuva yamara gutanga ririya tangazo ryo kuba ari gusaba imbabazi afite umujinya mwinshi cyane, nk'umuntu ukunda kuba ari imbere y'abandi kandi ari kugaragara neza, akaba agaragara nk'umunyantege nke n'abayobozi bafatanije kuyobora, bityo abaturage bakaba barimo kumutera icyizere cyane, bityo akaba yarakaye ku buryo muri iyo minsi agakosa gatoya cyane nakora gashobora kunyicisha. Venize yakomeje kumbwira ko ari amakuru ahawe na maneko ye ikora muri Presidence Greenhouse,
bityo ngomba kwitonda. Ikindi kandi ambwira ko namubabarira kubwo kuba abasirikare be baje muri kampani tutabivuganye, ariko iyo batahagerera igihe Dorcas aba yapfuye kare cyane. Ako kanya Venise yamaze kumbwira gutyo mbitekerezaho, mpita nibuka uburyo nari ngiye kurasa ngasanga hari undi muntu urashe umusirikare wari ugiye kurasa Dorcas. Mpita menya neza ko ari umusirikare wa Venise, mboneraho kumushimira ko yantabariye mushiki wanjye nzamwitura. Venise ansezeraho asaba gukomeza kwitonda cyane, nanjye mushimira ubundi arakupa. Venise yamaze gukupa mpita mbabwira uko byagenze. Twese tumenyeraho impamvu abasirikari baje ntitubamenye, kumbe byose byari imipango ya Venise. Bivuze ko nawe yari azi ko ibyo bibazo bishobora kuvuka. Ako kanya Gaston asohoka mu cyumba ambwira ko ari kunsuhuza, ahita nicara mu ntebe nk'ibisanzwe bigaragara ko adashaka kunyikoza. Ako kanya ndamwegera nshaka kumukoraho nk'ibisanzwe. Gaston ashaka kumpunga ubundi mubwira ko yambabarira, ko rwose mu gitondo ndazinduka ndi gukora cya gihano ariko byose birangire. Gaston namubwiye gutyo ubundi araseka. Nkomeza kubona uburyo abahangayikiye kuvunika kwa Marita. Marita ahita ambaza ibintu turi kuvuga ngaseka ndi kumureba. Gaston amubwira ko ari ibanga rikomeye cyane, nuko dukomeza kuganira. Marita atubwira ko yahishije bityo agiye kutuzanira ibyo kurya. Gaston ahita ambwira ko ngomba gutanga Marita mu gikoni, ubundi ibyo kurya nkabizana niba nshaka ko tuza gusangira mu mahoro. Ibyo abivuga narangije guhaguruka ubundi njya mu gikoni. Nsanga Marita yari yahishije ariko atarabishyira mu bisorori. Mpita nshakisha ibisorori neza ndabihanagura n'agatambaro, maze nshyiramo ibiryo. Marita ahita aza mu gikoni ambaza ibintu ndi gukora. Mpitamo kumubwiza ukuri kose ko ndi mu gihano, ndetse mubwira n'igihe byatangiriye, maze arambwira ati mu by'ukuri Petero nakubwiye ko njye nta kintu na kimwe bimbwiye, kubera ko guteka no gukora akazi ko mu rugo ku mukobwa ni ibintu bisanzwe, bityo wowe ntuzangireho ikibazo na gitoya na Gaston, ibyo akubwira ntukabyiteho. Marita nahise mubwira nti Marita mushiki wanjye, nta kintu na kimwe ubu wambwira cyambuza kuguhangayikira rwose, kuko ibyo Gaston bavuga ndabyumva nkanabibona, bityo ejo cyangwa ejo bundi tuzakuzanira umukobwa wo kugufasha imirimo ya hano mu rugo, kandi ntugire ngo ni ukumuzana kugira ngo akubangamire cyangwa se mu buryo bwo kukwinuba kubera ibyo udukorera, ahubwo wowe ugomba kumwakira neza ukamwereka ibyo azajya akora, bitanakuyeho ko mwafatanya gukora imirimo yo mu rugo. Rwose ntugire ikibazo kuko uri mushiki wanjye. Rero duhereye aka kanya ndagusabye subira muri salo nkora igihano cyanjye, ndebe ko mu gitondo Gaston ndamujyana ku ishuri. Ako kanya Marita amaze kubyumva asubira muri salo, nuko nanjye narura vuba vuba, ubundi nterura njyana ku meza. Kugera muri salo Gaston atangira kunserereza, abwira bose kureba ukuntu kwambara itaburiya nkajya guteka bimbereye. Dorcas avuga ko atazongera kurya muri urwo rugo rwose ibiryo atari njye wabitetse. Rufusi avuga ko afite amatsiko yo kurya ku biryo natetse, ariko uko bigaragara bishobora kuba bitanaryoha. Nuko bakomeza kunserereza Marita na Jessica, bavuga ko iyo nabaga natetse itesara ibiryo byabaga bikeya cyane kubera uburyohe, noneho bagasigara bakomba iminwa. Ntangira nanjye kubiyemeraho mbabwira ko ninjya nteka nzajya nteka duke cyane, kugira ngo niba ntibahage ubundi basigare barya iminwa nka Marita, ukombaga isafuriya nabaga natetsemo. Nuko dukomeza ibyo biganiro ubona turi mu muryango wishimye cyane, ndetse na Ezeki byibura akabasha kumwenyura aseka, bigaragara ko ari kutwisangamo, ariko ukabona ko ari umwana ushobora kuba yaragizweho igikomere, kuba atarabanye na mama we nk'abandi nubwo twese ariko twari tumeze, kuko urebye muri iyo nzu abantu twese twarimo twari dufite amateka mabi ku bijyanye n'ababyeyi bacu. Uhereye kuri Jessica wabuze ababyeyi be ubwo yari amaze kujya kuba mu nzu ya Loras papa wa Jovic, ugakurikizaho Marita wabuze ababyeyi be kuko bamujugunye imbere y'ikigo gishya cy'imfubyi cya Nataliya mbere y'uko hagira ishuri, ugakurikizaho na Dorcas nawe watawe ku muhanda agasanga yarabaye mayibobo, ndetse na Rufusi wabuze mama we agapfa atamweretse papa we Liyariyo. None Liyariyo tukaba twari twaramubuze, ariko njye nkaba nari naribwiye ko yagiye muri Metrobet. Ikirenze n'ibyo ngibyo akaba afite undi mugore n'abana,
kuko tuva i Masofa imodoka ikadupfira aho Riyariyo yarabitubwiye, anatubwira ko akorana na perezidante w'igihugu cya Metrobet, ugakurikizaho Ezeki wabuze mama we mbere we, none na Cosmos akaba yari amaze igihe apfuye, ndetse akaba afite abandi bavandimwe atazi kuko papa we yapfuye atabamweretse, umukobwa n'umuhungu, ugakurikizaho na Gaston ufite papa we witwa Federico, nari maze kumenya ko ari chairman w'ahantu ntazi, mama we akaba yarapfuye amaze kumubyara, ndetse nanjye wamaze imyaka igera kuri 11 nzi ko Sori nari mama wanjye, ndetse nzi ko na papa wanjye Brown Lewis yari akiriho, nkaza kubimenya Jovi urukundo rwanjye rwa mbere amaze kumbwira amakuru yose nyuma y'uko mutabaye umugabo wa Jessica ashaka kumufata ku ngufu. Ako kanya twakomeje kurya ari nako tuganira, mbona uburyo wa mugani Jessica aba Lewis yajije gufasha benshi, kuko twese twari tumeze nk'imfubyi nako twarizo, bityo aba Lewis family yari itubereye umubyeyi, ari nayo ntogo yayo yari ifite kuva kera. Kurya biza kurangira ubundi twese tukajya mu buriri, nubwo hari mu masaha ya ninjoro cyane, maze kuganira na Gaston no kumwemerera ko ndazinduka mu gihano agahita asinzira. Nahise mpamagara wa munyamakuru ngo mubwire anshakire uko atanga amatangazo kuri radiyo na televiziyo yabo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko ku munsi ukurikiyeho muri aba Lewis Company hazaba umuhango wo gushyingura imiryango yose y'aba Lewis neza mu cyubahiro cyabo bakwiriye. Namaze kuvugisha umunyamakuru mpita nsinzira, reveille nashyizemo yo kumbyutsa kare nayo ntiyantenguha. Saa 11:15 nari nabyutse kare cyane, mu kugera muri salo mpura na Ezeki, Dorcas na Rufus, babaza aho bagiye, bambwira ko bagiye mu myitozo, babaza impamvu batambwira ngo tujyane kandi nanjye mba nyikeneye, bambwira ko baba bari kwanga kunaniza kandi mfite byinshi byo gutekereza niyo mpamvu, babwira ko nanjye ngiye mu gihano ubundi tukaza kubonana, baje nuko nanjye njya mu byanjye, ndetse birangora cyane kuko namaze isaha yose ndi gukora amasuku mu gikoni, biza kurangira byose mbishyize ku murongo, mboneraho no guteka ibya mu gitondo. Gusa kuri njye ntacyo byari bintwaye kuko nari ndi gukorera umuryango wanjye. Ndimo guteka Mariyamu yarampamagaye, mubaza amakuru ambwira ko ari meza cyane, ambwira ko nawe arazi uwo munsi muri company mu muhango wo gushyingura. Mubaza aho yabyumvise, ambwira ko kuri radiyo batanze amatangazo, nawe akaba ariho yabyumvise. Mariyamu mubwira ko ari byiza cyane, ahubwo byaba byiza aje kudutegereza akazana natwe kuko natwe turazi Tesara, kureba nyogokuru twahashyinguye, ndetse na Monica mushiki wa papa wa mama wanjye, ndetse na Josephine. Mariyamu ambwira ko ari byiza cyane bityo araba ntegereje. Nuko tumaze kuvugana ahita akupa, nanjye nkomeza gutegura byose. Saa moya nari mbirangije neza, bose barabyuka, n'abagiye mu myitozo bari bari kuva muri douche, dusangirira hamwe ubundi njyana Gaston ku ishuri. Noneho kuri iyo nshuro twongera kuba abavandimwe cyane, ansaba imbabazi ambwira ko kwari ukugira ngo rwose Marita aruhukeho byibura n'umunsi n'umwe gusa, kuko buri gitondo nibyo azindukiramo akanateka. Gaston namubwiye ko nta kibazo Marita tugiye kumushakira umukozi, bakajya bafatanya akazi ko mu rugo kose. Gaston ahita mpobera, hari habuze gato ahubwo ngo tugonga abantu. Nuko tuza kugera ku ishuri musigaye, mubwira ko ndagaruka nimugoroba kumureba, ambwira ko ninabona akanya Rufus ajye kumureba nta kibazo. Nuko musezeraho ubundi ngaruka mu rugo, nsanga Rufus amaze kuvugana n'abantu barajya muri Merine gushaka Nataliya aho twamushyinguye bakamuzana, ndetse n'abarajya gushaka Natani aho ashyinguye bakamuzana. Nanjye na Ezeki twemeza kujyana turi babiri gushaka Josephine, ndetse n'ahantu Sofia mama wa Mariyamu yatubwiye ko hashyinguwe Monica tubazane, ndetse naho twashyinguye Rosata nyogokuru wanjye, bose tubashyingure mu cyubahiro kimwe n'abandi bose, kuko umuhango twari twawukize saa 7 z'amanywa. Marita yatubwiye ko ibyo gukoresha imyenda ndetse n'udutambaro two kwambara bijyanye n'igihe turimo arabishaka tugasanga byahageze. Ndamushimira ubundi nambara imyenda myiza ijyanye n'igihe nari ngiye kujyamo. Ubundi njye na Ezeki tugenda tugana i Tesara. Ezeki twagiye tuganira, ambwira ko ahantu tugiye buriya ahafite amateka ya papa we. Mubaza niba haza, ambwira ko yahageze rimwe gusa, ariko nabwo bisa nkaho atahageze,
kuko yageze mu mujyi wa Zekira wo muri iyo ntara y'Iburengerazuba gusa, ariko icyaro cya Tesara akaba atarakigeramo, ariko papa we Cosmos akaba yarakunze kuhamubwira cyane ko ngo yigeze kuhagira umukunzi, ariko nyuma yo kumutera inda umukunzi we akanga ko babana, ngo akabwira Cosmos ko bazabana gusa igihe azaba amaze kubona mukuru we yabuze, biranarenga amutera indi nda, gusa papa we akajya abimubwira akamubwiza ukuri kose, ariko n'inda ya kabiri yamuteye Cosmos yamusabye ko yaza bakibanira akanamufasha kureba Ezeki wari mukuru kuruta uwo mukobwa w'imfura ye ndetse na musaza we mutoya, ariko umugore akanga, kugeza ubwo yaje kwimuka akamubura burundu, ndetse akaba yaranamubwiye ko nava muri gereza ya Eternity Jail azahita amushakisha, none akaba yarahaguye, ariko Ezeki ambwira ko azakora uko ashoboye kose akazashaka mushiki we na murumuna we ubundi bakabana nk'umuryango, nuko mwihanganisha amubwira ko azababona kandi nanjye ntazigera mutererana ko nzamufasha kubashaka. Urugendo twararukomeje nganira na Ezeki, numva ko burya ari uko Cosmos yabayeho nyuma y'uko Makironi yishe perezida na sogokuru, mpita numva Ezeki ahubwo ntangiye kumufata nk'umuvandimwe wanjye birenze, kuko nawe ntabwo yari yorohewe. Ezeki yakomeje ambwira ko papa we yashatse no kurihira umwana we w'umukobwa amashuri, ariko uwo mugore akabyanga amubwira ko azabyifasha, gusa agakomeza kumubwira ko amukunda kandi bazabana, ariko nyine ko igihe kitaragera, ariko uwo mwana akaba yararangije amashuri ku keza n'akabi, nubwo atazi niba na kaminuza yarayikomeje. Ezeki mubwira ko atazengurutse umutwe cyane ko azaba abimenya namara kubabona, ambwira ko nawe yizeye ko azababona byanga byakunda. Twageze muri Merine ntitwahagarara kuko twari turi gusiganwa n'amasaha, duhita dufata inzira igana mu burengerazuba, ubundi tugera i Tesara dusanga aba bagabo twari twasabye ubufasha bwo kudukurira imibiri mu mva bari barimo babikoze, nuko turabishyura ubundi badufasha gushyira nyogokuru Josephine na Rosata na Monica mushiki wa sogokuru mu modoka. Mariyamu na Feyire binjira mu modoka tuza twihuta cyane, ubundi tugera muri kampani duhura n'abandi bari bagiye kureba Natani n'abagiye kureba Nataliya, ubundi twese n'abaturutse hanze baje kwifatanya natwe, duhurira inyuma mu gikari cya hoteli mu mutuzo mwinshi cyane, imva zari zateguwe neza, ubundi padiri atangira kutuvugira amasengesho ya misa yo gushyingura, atura Imana roho zabo mu bantu bose tugiye gushyingura mu ibanga. Lorena na Ezeki bazana Cosmos. Ezeki twemeranya ko Cosmos tugiye kumushyingura mu izina rya Ezekiyeli, ariko bikaba atari ukumutesha agaciro, ahubwo ari uburyo bwo kumurinda kugira ngo hatazagira uwumva izina Cosmos, cyane ko na Makironi yari arizi, ubundi ugasanga amenye ko yapfuye muri icyo gihe. Nuko misa irangiye ako kanya dutangira gukurikizaho imihango yo gushyingura ya gikristo mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ubundi bampa ijambo ngo ngire ikintu mvuga kuri uwo munsi. Mukome ijambo njye mu bitekerezo byanjye nta kindi cyanjye mu mutwe uretse urukundo nakundanaga na papa wanjye Brony Lewis, nirwo nibutse kuko n'isura ye niyo narinzi, ariko nanone n'ababyeyi nanyuze mu maso nabo, Nataliya na Josephine nabo nibukaga ko ari ababyeyi beza, kimwe na Rosata nyogokuru wanjye ibyara sogokuru. Ariko mu kuvuga ijambo ririnda cyane kwinirinda cyane kwirirwa ninjira mu mateka, kuko nari kuyavuga ugasanga abantu bamenye ko hari ibintu nzi byinshi cyane, ku bwa sogokuru ugasanga nabyo binyongereye ibibazo, ahubwo nabishyinguye ku mutima, ubundi ijambo ndirangije neza twese twerekeza mu rugo gusoza ikiriyo, maze ubundi uwo munsi uza kurangira, nubwo abo ko babazwa n'ibyabaye byose bari bahari, uhereye kuri Marita twari turimo gushyingura mama we, ndetse na Ezeki twashyinguye papa we, ariko akabyifatamo neza kuko yarazi icyo turi kurwanira. Amasaha akomeje kwicuma badufata mu mugongo baradufata, ariko sinibagirwa no kujya gucyura Gastam, nawe ageze mu rugo yifatanya natwe, ubundi uwo munsi kubw'amahirwe wira neza nta nsanganya zibaye, turaryama. Njye na Dorcas gahunda ari ugutangira gushaka Rosange na Neyira banjye nkabazana mu rugo ubundi tukabana, kandi twiyemeza ko tutazigera na rimwe twicara tutarababona. Nkuko bisanzwe twarabyutse twese duhurira ku meza, dufata ifunguro rya mu gitondo,
Jessica atangira guserereza Mariyamu amubwira ko asa na Ezeki. Ezeki nawe agira isoni ko barimo kumugereranya n'umukobwa mwiza, atangira kureba hasi. Jessica avuga ko nta muntu w'umugabo wagakwiye kugira isoni, bityo niyubura amaso twese turebe. Njye ntago nabyitayeho cyane kuko Jessica nari muzi nk'umunyarwenya, ndetse ndabimenya ko ashaka gupangira Ezeki uhora wigunze umuntu wo kumuhoza amarira. Mariyamu nawe yakubita amaso Ezeki agakomeza kumwitegereza cyane. Marita nawe yungamo avuga ko nyamara ibintu barimo kuvuga ari ukuri. Nanjye mpita nshyiramo umunyu mvuga ko nari nabibonye nkicecekera, kumbe niko bimeze. Bose batangira kubaserereza ku buryo bagize isoni bakareba hasi. Nuko dukomeza kurya, ariko Ezeki aza gufata ijambo maze atubwira ko ashaka kudusezeraho kuko muri iyo minsi ashaka ko bari gutembera mu gihugu cyose kuko hari abantu ashaka gushakisha. Ezeki avuze gutyo njye mpita mbimenya, mubwira ko byaba byiza nyamara ategereje igihe cya nyacyo akaba yibereye aho ngaho. Ezeki ambwira ko atangiye kure, ariko nanone nta mpamvu yo kwirirwa yicara kandi afite ibyo gukora. Mba numvise amagambo papa wa Cosmos yakundaga kumbwira avuga ko atangiye kure azaba arimo kundeberera. Nuko mubwira ko nta kibazo, nanjye mubwira ko ngiye kuba mpugiye mu gushaka umuryango wanjye Rosange na Neyira, ko nimara kubabona nzajya mwiyungaho ubundi nkamufasha nawe kuba ndi kumwe nawe. Ezeki yamaze kubyumva aranshimira, ambwira uburyo ndi umusore w'intwari kandi ko namufashije cyane bityo atanyibagirwa cyangwa ngo ankureho amaboko, kandi umuryango wabo nta kandi kazi ugira uretse kureberera abarewisi, bityo aho azaba ari hose nzajya numva ko ndi hafi ye, ndetse nta kibazo na kimwe tuzagira ngo abure kudutabara. Nababajwe cyane n'ayo magambo ya Ezeki kuko numvaga ko bagiye kure yanjye bimbabaje cyane. Nuko mubwira ko nanjye nzajya muhoza ku mutima, mubaza ahantu agiye kuba, arambwira ko araba ari muri Kenti mu gihe kingana n'icyumweru cyose, ku buryo azaba amaze kwiyubaka neza ubundi abone kuzenguruka igihugu. Jessica yavuze ko turimo kumuzimiza ibyo turimo kuvuga, mubwira ko ndaza kumusobanurira nta kibazo. Nuko Ezeki mubaza niba afite ubushobozi buhagije, ambwiza ukuri ko ntabwo, ariko azahera ku bwo afite. Mubwira ko nta kintu agomba gushaka ngo akibure kandi mpari. Aranshimira, mubwira ko ndaza kumuha agasheke k'amafaranga azifashisha. Nuko tumaze kubyumvikanaho Mariyamu nawe avuga ko atashye, njye na Dorcas tumubwira ko tugiye kujyana kubera ko twari dufite gahunda yo guhera Itesara dushaka irengero rya Rosange na Neyira, ubundi tukahakura amakuru yose azatugezaho papa na mama ba Rosange baba barimukiye. Nuko amaze kubyumva ahita avuga ko abyungukiyemo, bityo agiye kubona rifuti nziza, amafaranga ye akaba arokotse. Mariyamu namubajije niba nta kibazo afite ku bijyanye n'imibereho, ambwira anyibutsa ko ari we muhinzi ukomeye cyane Itesara, bityo ntazi ikibazo arimo kuvuga icyo ari cyo. Ambwira ko ikibazo afite gusa ari icya mama we. Mwihanganisha mubwira ko byanga byakunda igihe kizagera akagaruka kubareba ko atabatererana, ndetse natwe tuzashyiraho akacu tukamushakisha. Marita yambwiye ko uwo munsi afitanye gahunda n'abana yo kwiganirira kugira ngo bamubwire uko babayeho. Marita amubwira ko igihe cyo guteka yajya ateka byinshi kugira ngo akore ya gahunda. Ansaba uruhushya rwo gukora akantu ku buryo abana bazajya baza muri kampani bakariramo ubundi bakabona kugenda, kubera ko tutabona uko tubacumbikira. Ikirenze ibyo ngibyo bamwe na bamwe bakaba bari bafite n'ababyeyi babo, ahubwo ari uko nta bushobozi bafite bwo kubitaho cyangwa se barabatereranye. Marita amubwira ko ibyo bishobora kuba ikibazo cy'akavuyo muri kampani, avuga ko ashobora kubitegura neza bakajya bahurira muri stade akabaganiriza, kuko burya umuntu wese ufitiye ibyo kurya agufata neza akanakumvira. Marita amubwira ko yabigerageza akareba ikiza kuvamo, naho ibyo kurya byo rwose nta kibazo kirimo. Ubwo Jessica we yahise avuga ko asigaranye ikibazo gikomeye cyane, uburyo abivuzemo buhita bunkanga, maze mubaza ikibazo afite ambwira ko rwose irungu rizamwica. Numvise nduhutse ubundi Marita amubwira ko nta hantu agiye kujya, mpita mbaza Marita niba nta kuntu yashakisha undi mukobwa wo kujya bari kumwe nawe bakabafatanya imirimo yo mu rugo. Ako kanya Gaston avuga ko rwose ako kantu kaba ari keza cyane. Nkibaza impamvu Gaston akomeza kurengera Marita cyane bikanyobera, kuko wagiraga ngo mufitiye impuhwe nyinshi cyane wagira ngo ni amaraso amwe.
nuko Marita amaze kubyumva gutyo, Rufus we atubwira ko shift ye yo ku manywa igihari, bityo azajya akora amanywa agataha nijoro asimburana na Donald. Nuko twese tumaze kuva aho turajya turitegura neza, kuko hari muri weekend Gaston nta no kujya yari afite. Tumaze kwitegura neza, Ezekiel atangira dusezeraho, duhana chance no guhuza ibitugu bimwe bita big up, afata utwaragenda. Natwe tuva mu rugo uko turi batanu, njyewe, Mariam, Fereyiro musaza we, Rufus ndetse na Dorcas. Tugenda tugana muri company, ubundi Rufus ageze aho dutandukanira dusezeraho, atwifuriza amahirwe masa. Ubundi dukomeza muri parikingi uko turi bane, imodoka nyikura muri parikingi, ubundi bose binjiramo. Dorcas yicara imbere, Mariam n'agasaza ke Fereyiro bicara inyuma, dufata urugendo. Turi mu nzira, Mariam yambajije abo bantu ngiye gushaka bari bo. Nubundi ntago byari byiza ko abamenya cyane ko ntacyo byari biramumarira. Mubwira ko ari abantu bo mu muryango wanjye. Ntangira kugenda musobanurira ko buri imiryango yagize ibyago igatandukana, usanga twaragiye tuburana, kandi kuko umuryango w'Abarewisi ari munini bakabura gutyo, akaba ari bo ngiye gushaka. Dorcas yabonye ko mubeshye arandeba, mfita mpekenye iryinyo ko n'ubundi ntashaka kubivuga. Mariam ntiyarabukwa ko mubeshye, ubundi arabyemera. Nkomeza agenda amubwira ko na mama wabo yabakundaga atapfa kubata. Mariam ambwira ko hashize igihe kinini cyane, bityo atiringiye ko mama we azagaruka, ari nka kwa kundi umuntu yiha amahoro. Mariam ambwira ko ashobora kuba yarahuye na mukuru we, wenda bityo akaba yarabanje kumenyerana nawe, ubundi bakazagaruka. Mpita nibuka ko intandaro ya byose ari njyewe, numva ko inshingano zo gushaka Sofia ziri kuri njye, ariko ndaceceka ndarumira. Ubwo urugendo rwarakomeje tugera i Tesara. Mariam na musaza we Fereyiro mbanza kubageza mu rugo, ubundi tubasezeraho njye na Dorcas. Tugeze ku muhanda, mpamagara wa muganga wabyaje Rosange, mubaza aho ari ngo musuhuze. Ambwira ko ari mu rugo, ariko mutunguye cyane kuko yaragiye kujya mu kazi. Mubwira ko ntagenda ndamusuhuje kandi nshaka ko tunavugana. Ambaza icyo mushakira, mubwira ko ndabimubwira mpageze. Yambwiye ko nakwihuta ntasanga yagiye. Mubwira ko ndaho hafi iminota 2 ndaba mpageze. Nuko nkata umuhanda uhita uzamuka ugahura n'akayira kagera kwa muganga. Imodoka nyiparika kwa muganga, ubundi dusubira inyuma tugera kuri uwo muganga. Mu kugera mu rugo turakomanga, duha karibu, ubundi twinjira mu rugo tuganiraho gatoya. Mbaza icyo mushakira, ku buryo gisaba ko nza kumureba iwabo. Maze ndamubwira nti, urabizi ko hagiye gushira ibyumweru 3 Rosange n'umwana wanjye Neyira mbabuze? Yego, wenda narakererewe, ariko nanjye nahuye n'inzitizi nyinshi cyane. Oya, akaba ari wo mwanya mbonye ko banashakisha, bityo cya gihe nari nataye umutwe, akaba ariko kanya keza ngo umpe amakuru yuzuye neza, kugira ngo menye ahantu nahera njya kubashakisha. Ako kanya namaze kuvuga gutyo, mbona muganga arikanze. Mubaza icyo abayambaza, niba amakuru ntarayamenye. Mubaza ayo makuru yari yambwira ko rwose impamvu atanigeze mpamagara ari uko yari azi ko ayo makuru nyazi, cyane ko byabereye iwacu. Mubaza ibyo arimo ari kumbwira, kuko ari kunshanga, maze arambwira ati, ubundi umunsi uza hano mbere yaho hari impanuka yari yarabereye mu mujyi wa Kent, imodoka ziraturika. Mu gutabara bakuyemo mama wawe yahiye igice kimwe cy'umubiri kuva hasi kugera hejuru. Mu zindi modoka bakuramo papa na mama Rosange, ndetse na Rosange na Neyira umwana wawe, kuko papa wa Rosange yari umupolisi ukomeye rero, kandi ari nabwo akimurirwa muri uwo mujyi. Kuko n'igihe Rosange abyara tukabahamagara bakatubwira ko bari muri Kent, bari bagiye mu kirori cyo kumwakira nk'umupolisi mushya uje kuyobora muri ako gace. Bahise babajyana mu bitaro bya polisi biri mu mujyi wa Kent, ubundi bajya kubavurirayo, ariko kubw'amahirwe make ya papa na mama ba Rosange baza kuhasiga ubuzima. Umuganga wakoraga muri ibyo bitaro ari nawe watangaje ayo makuru, aza gufasha Rosange na Neyira, ubu akaba ari uzi aho bari. Ahubwo njye nari naragize ngo baje muri kampani yanyu kukureba. Mana nyagasani, umuganga yamaze kumbwira gutya amarira yandenze. Ikiniga kiramfata habura gato ngo nturike. Nuko mubaza uwo muganga watwaye Rosange niba yaba amuzi. Umuganga ambwira ko natwe ntawazi, ariko byose byanyuze kuri televiziyo ko hari umuganga ugiye kumwitaho we n'umwana we. Muganga yamaze kumbwira gutyo ndamushimira.
mubwira ko akoze kuri ayo makuru ampaye, ambaza icyo ngiye gukora, mubwira ko ngiye gushaka Neyira kugeza igihe nzamubonera. Ako kanya nsaba Dorcas ko twavaho tukagenda. Nta kindi cyabaye, twageze mu ivuriro ninjira mu modoka. Dorcas ambaza aho tugiye, mubwira ko tugiye muri Kent nanone kuko ngiye kubaza ayo makuru neza. Ambaza niba mfite uwo ndabaza, mpita mpamagara wa muafande Jeffrey umwe wigeze kuza muri company anshinja ubujura ariko tukaba inshuti. Jeffrey atangira ansuhuza cyane nk'umuntu yubashye, ambaza amakuru avuga ati mukomere cyane nyakubahwa chairman, amakuru yanyu. Ndamusubiza nti amakuru yanjye ntago ari meza, akaba ari nayo mpamvu nari nguhamagaye kugira ngo umpe ubufasha. Jeffrey yasaba ati nukuri rwose n'iby'icyubahiro guhamagarwa nawe kugira ngo nguhe ubufasha, kandi icyo ari cyo cyose nshoboye nagikora, kandi murakoze cyane kuri icyo cyizere mungiriye, ariko nanone ndumva uvuga nk'umuntu uhangayitse cyane, wagira ngo ikibazo ufite kirakomeye cyane. Jeffrey nahise musubiza nti afande, ikibazo mfite kirakomeye cyane ku buryo ntazi n'uburyo nabikubwiramo kuko ndumva umutima wanjye uremerewe. Jeffrey yasaba ati nukuri banza utuze nyakubahwa, maze umbwire numve niba hari ikindi kintu nagufasha. Ese byakugendekeye bite ko numva wakutse umutima kandi ntari nsanzwe mbikuziho, kuko nzi ko uri umugabo wihangana, ukaba umunyembaraga ndetse umutima wawe ukomeye, ariko muri aka kanya ukaba uri kuvuga nk'umuntu ufite imbaraga nkeya, akaba arizo mbaraga nke zawe ndetse kandi abandi bantu bashaka kukwinjirira akaba ariho bashobora kukwinjirira muri iki gihe uri kumva ufite imbaraga nke. Ibyo bikaba nk'icyuho cyo kukunyuramo bakaguca muri humwe maze bakakugirira nabi. Ndamusubiza nti mu by'ukuri afande sinzi aho ndahera hehe ngo ngusobanurire ibintu ukuntu bimeze, ariko ntabwo ari ikirego ndi gutanga, ahubwo ni amakuru ndimo gushaka. Mu by'ukuri mu byumweru 3 bishize hari impanuka yabereye mu mujyi yo guturika kw'amamodoka. Nashakaga kukubaza niba hari ikintu waba uyiziho rwose afande. Jeffrey yasaba ati ese nibyo nyakubahwa, urabyumva ko ntabiyoberwa kandi ari njye ushinzwe polisi mu mujyi wanjye. Ikirenze n'ibyo ngibyo hakaba haranapfiriyemo n'umuryango w'umupolisi ukomeye wari mushya aje gukorera mu mujyi wacu mu buryo bwo kugenza ibyaha. Rero nta kintu nabiyoberwaho kuko ikirego cyose mba nkizi uko cyagenze. Ndamusubiza nti none se afande, mutambwira ngo abantu bose bari barimo barapfuye? Nukuri ndashaka umbwire ko hari inkuru nduhura umutima kuko ntago nabasha kubyumva na gatoya kuko ndahangayitse cyane. Jeffrey ese batariko nyakubahwa wagira ngo ufite ikindi kibazo, kuko ntago abantu bose bapfuye, kuko niba nibuka neza umubyeyi wari uri mu modoka imwe yavuyemo ari muzima kandi murabana muri company yanyu, naho izindi modoka abashoferi bamwe bagiye bahura n'ubumuga bukomeye kuko kiriya gisasu cyaturikije ahantu hatari hatoya. Urabyumva ko n'abaturage nabo bapfuye umusubirizo. Naho uwo muryango ndi kuvuga wari umuryango w'uwo mupolisi ndetse n'umugore we n'umwana wabo w'umukobwa ndetse n'umwana w'uruhinja w'uwo mukobwa, bari kuva muri Kent basa naho bimutse bagiye ahantu uwo mukobwa agiye gutura. Ubundi baza guturikira muri iyo mpanuka ariko ntibahita bapfa, ahubwo baje gupfa bose ubwo bageraga kwa muganga. Gusa ntago bose bapfiriye rimwe kuko umugabo n'umugore nibo bapfuye mbere. Umwana w'umukobwa n'umwana we baza kuva mu buzima nyuma, ndetse biranantungura cyane kuko byagaragazaga ko bameze neza, ariko icyo kirego kuko nari ndi kukirukamo cyane ngo menye uko byagenze. Abapolisi basigaye kwa muganga nibo bavuze ko bapfuye, ndetse n'umuryango wo kuri uwo mugore w'umupolisi ukaba waraje gutwara imirambo bakajya gushyingura. N'abana babo bari baragiye kwiga mu kigo cya interina muri Moriya Academic School bagahita babajyana. Nyuma amakuru naje kumenya nuko bashobora kuba batakiri muri iki gihugu, ariko nanone nkaba ntazi amakuru y'ahantu baherereye. None nyakubahwa, kuki uri kubaza ayo makuru ki? Iki gihe umubyeyi wawe yagize ikibazo se? Jeffrey nahise musubiza nti oya afande, nako urebye namaze kubwira afande Jeffrey gutya imbaraga ziracika, telefone ndayikupa. Dorcas arabibona nsaba ko nahagarika imodoka. Mubaza impamvu ashaka ko nyihagarika, ambwira ko ashaka gutwara kuko njye ntashobora kugera mu rugo nkirimo gutwara, kandi akomeza nyihanganisha ambwira ko nubwo Rozange na Neyira bapfuye
ngo mpita mbivuga nk'uko mpora mbivuga, Imana ariyo izi impamvu yabyo, bityo nta kintu nahindura. Dorcas namubwiye ko amakuru Afande Jeff uhagarariye polisi muri Kent ampaye ntayemeye. Dorcas ambwira ko nta kintu kibera mu mujyi wa Kent Jeff araba atazi kuko ari we uwuhagarariye, ndetse no hanze yayo aba yazi. Wanasanga mu kanya ahamagaye avuga ko Dorcas atwaye nta byangombwa. Nanga kubyizera, kutizera ko umwana wanjye n'umugore wanjye bapfuye. Urugendo turarucuma kugeza ubwo twagarutse muri Kent mu masaha yo ku mugoroba, ariko nari nataye umutwe bigaragara rwose. Mu kwinjira muri company nsanga umuryango mukuru main gate urangaye cyane, atari hamwe abagenzi b'amaguru bagendera n'amamodoka, ahubwo ari wose ufunguye, nkaho hagiye gutambuka amamodoka manini cyane. Ngiye kubaza abasekirite impamvu bimeze gutyo, mbona ku kazu kabo naho bakunda kwicara ntabahari. Mva mu modoka ngo menye impamvu ibyo bintu bimeze gutyo, bakarenga company bakayifungura nkaho ari ahantu hasanzwe. Mu kumara kuva mu modoka, Dorcas yakomeje imbere agana muri parikingi, ariko nkajya numva imbere urusaku rw'abantu barimo gutaka. Nkomeza ngenda ngana imbere, ngera mu mbuga nini ya company, nsanga hari igitero cy'abantu bambaye masike baduteye. Mu kubatera imibare mbona ni abasore 26 baduteye, ubona ko bashaka intambara ya nyayo, ariko gusa nta mbunda bari bafite, uretse ko narebye nkabona ibyuma mu mifuka no mu rukenyerero. Ako kanya Dorcas nawe angeraho ambwira ko twatewe na benshi, ariko kuri iyo nshuro rwose abatazi ibyo ari byo. Ako kanya narebye ibintu bakoreye abasekirite ba company, numva ni indengakamere kuko bari babakubise bigaragara. Abari muri hoteli nabo barafotora karahava, aho bari bari mu madirishya kuko batabashaga kuva mu byumba byabo kuko batinyaga ko abo bantu bashobora kubinjirana. Ako kanya abo bantu b'indwanyi barambonye, mpita mbona basa nkaho banzi kuko bahise barekura abasekirite babategeka kuva aho ngaho. Ako kanya n'umujinya mwinshi mpita mbabaza abari bo n'icyo bashaka, kuko ntashaka ko duhangana ugasanga amaraso aramenetse. Ako kanya Dorcas yambwiye ko tugomba gutangira kubarwanya kuko wagira ngo ni abaterabwoba. Rufus nawe baraje, maze aho ngaho kugira ngo bagire icyo basubiza baza badusanga, bigaragara ko bashaka umurwano wa nyawo. Nuko Rufus atangira kuzinga ishati kimwe na Dorcas, maze ndababwira nti, Rufus nawe Dorcas ndabasabye uwo mwanya muwumparire kugira ngo ngaragarize isi yose ko nta muntu ugomba gukinisha abareba isoko yishakiye, bityo niba munkunda mwegere inyuma kandi ntagire umuntu n'umwe uza kuntabara. Ako kanya namaze kuvuga gutyo, Rufus na Dorcas basubira inyuma. Indwanyi zambaye maske nazo zitangira kuza zinyataka, ariko urimo umeze nk'umuyobozi wazo asigara inyuma. Mpita mfunga amaso, ubundi numva imirindi yazo izi nsanga. Umurwano uratangira, uwa mbere yangezeho mukubita ingumi yo mu mbavu, mpita nunamiriza ubundi ngo inyuma yanjye. Mu kureba mbona banje kwikanda kuko ingumi nari mukubise ntago nzi neza niba yari iri kugaruka. Mu kurebesha amaso imbere mbona abandi bari kuza biruka basa n'abikanzemo. Uwa kabiri mu kuza mpita mukubita ishati icyarimwe mu nda, ndenzaho amavi ndetse n'umutwe, ubundi maze kumunoza neza nk'imyumbati mpita mufatira mu biganza, mwereka abagenzi b'ubundi bose bamenekera icyarimwe. Nikangamo, ariko mpita mvuga ko wari wo mwanya wo kwigaragaza, cyane ko nari maze kubona ko ahari bari gufata amavideo. Nuko abagabo mbatangiza ingumi n'inkokora, uwo nkubise akagaruka bitinze. Ingumi, inkokora, amavi ndetse n'imitwe nabo bakajya bampamya neza, ariko ibyo simbyiteho cyane, ahubwo umurwano ukarushaho kuryoha. Abagabo twararwanye ngo ngwino urore, abashaka kuzana ibyuma ngahita mbavuna ibiganza kugira ngo batamenyera. Abagabo turarwana noneho baranzenguruka, ariko amaso nari mfite inyuma yari ay'umutima, kandi amaso y'umutima niyo areba neza cyane kurusha kurebesha y'imbere. Ngakubitiraho n'umujinya nari mfitiye Sultanis na Sorina, kuko nibo bari baraturikije imodoka ya Jessica, bigatuma ashya uruhande rumwe rw'umubiri ndetse bigatuma bikimuga. Biranarenga Rozange na Neyira banjye bagapfira muri iyo mpanuka, nkumva umujinya uranganje ku buryo nakubise umutonomo, abantu bose bakikanga bagira ngo ni intare igeze mu ishyamba itashye ivuye ku muhigo. N'indwanyi zose zandwanyaga zirikanga. Ibyo bituma bampa icyuho, ubundi ndabakubita neza cyane, mbacanga ku miguruko n'umuvuduko uhambaye cyane.
nuko ngenda mbakubita ari nako ngendera hasi mbasimbagurika bakagira ngo ndi igisiga gikubita ingumi za hatari, ndetse nkava ko negereye hafi cyane mbasimbagurika, ubundi nkajya guhera inyuma cyane. Birumvikana ko nakubitaga babaga batiteguye ko ndabageraho, nkamera nk'ubateza ambushe, ubundi nkagaruka mbatondagira hejuru wo nkubise agatungurwa, kuko yabaga akiri mu byo kwisuganya. Nabona uri kwisuganya nkamukubita inkokora yo mu mutwe, ariko nanone amarira akaba ari yose anganza, kuko abo bantu nagombaga kubakubita mbareba nk'indwanyi zanyatatse, ahubwo nabakubitaga mbabonamo isura ya Sultanisi, Sorina, Makironi, Tonzi na Diva. Nuko nkomeza kubakubita ariko ndabanoza neza, abamaze gukubita bakagwa ku ruhande ntibirirwe bagaruka, kugeza ubwo nabonye nsigaje abasore 5 gusa harimo na boss wabo, maze ngahagarara imbere yabo nkababwira nti kuri iyi nshuro mwanyibeshyeho, ndetse mujye kwinjira hano ntabwo mwari mwapanze neza cyane. Ubu ngiye kubaha amahirwe ya nyuma mbabwira gukuramo maske zanyu, mukamanika amaboko ubundi mukavuga abo muri bo, kuko mwe ngiye kubakubita kurusha uko nakubise bagenzi banyu, kandi icyo mwakwitwaza cyose ntacyo murakora, kuko nta ntwaro kuri iyi nshuro nakwizera ko yankanga, kuko namaze kuvumbura ko intwaro ya nyayo ari umutima n'amaso yawo. Bityo reka mbare 3 gusa ubundi mbereke. Ako kanya natangiye kubara mpereye kuri 3, nkurikizaho 2 ngeze kuri 1 ngenda ku muvuduko. Uko bari batondekanye mbagongera icyarimwe ubundi bose, maze kubagonga ntangira gukubita nk'uri gusekura ibijumba cyangwa imyumbati, ubundi isura zabo nazigize nk'amapasi nkabona amaraso gusa. Ako kanya umwe wari umeze nk'aho abayoboye ari yandayanda, ubundi arahaguruka. Nanjye mbonye ahagurutse ndahaguruka, mu gihe ngiye kumwegera ahita akora inyuma akuramo imbunda. Mpita ndeba uburyo amaboko ye yanyeganyegaga, nanjye mpita ncunganwa n'umuvuduko wayo. Ubundi imbunda atarayishyiramo isasu nari namaze kuyimwaka kare, ubundi nkuramo magazine nyifatisha ukuboko kw'ukumoso, ubundi mutunga ya mbunda n'ukuboko kw'iburyo. Mu kumara kubona ko murenzeho, ubundi ahita amanika amaboko, ashatse kugira icyo avuga mpitamo kubita ingumi yo mu isura, ubundi arabandagara agwira imodoka yari iyo hakurya. Mu kujya kumva gutaka kwe numva atatse mu ijwi ry'umukobwa, mpita nikanga nibaza umukobwa wazana igitero muri kampani kunyataka bigeze aho ngaho. Mpita ngenda mwegera ngize ngo ni nka Tonzi cyangwa se Diva baje kunyataka mu buryo bwo kwihorera, cyangwa se Sorina. Mu kugeraho mpita mukora ku isura, ubundi nkuraho maske yari yambaye, ntungurwa no kubona uwo mukobwa ari Burina. Namaze kubona Burina ndikanga, mpita nibuka ko igihe duherukana ko namubeshye, ndetse mpita niha igisubizo ko nta kindi kintu cyazanye Burina uretse kunshaka akanyihoreraho ku keza n'akabi. Mpita mubwira nti Burina, kuki wakoze ibi bintu ukaba utumye dukora uyu murwano utari ngombwa mu ruhame? Urabona uburyo abasore bawe utumye batakariza agaciro hano. Mu kanya gatoya kubera ko bagiye kubona nagufashe, bagiye guhita biruka bagende. Ese basi uza kubona unshaka wenda ukaza mu mahoro wari kuba iki koko? Burina ese bati Petero uri umugome, tugihura ku nshuro ya mbere warambeshye, umbeshya ko witwa Vinci, ntiwambwira uwo uri we. Ugiye kugenda nabwo urambeshya, kubera ko hari uburyo uvugisha isura yawe umuntu urimo kubwira agahita abona ko urimo kuvugisha ukuri kandi uri kubeshya. Petero uri indyarya. Nkimara kukumva no kukubona kuri televiziyo naguhaye umwanya, basi ngo uzaze mu ishyamba iwacu muri Turike umbwize ukuri, ariko ntiwaza. Maze ibyumweru byose ntegereje ko uzaza byibura ukambwiza ukuri kutari Vinci ahubwo uri Petero Lewis, ariko waze kuza byibura ngo ukosora amakosa wankoreye. Ntago nkwizera, uri indyarya kandi ntago ari ibintu byiza. Nkura nawe nari nzi ko mpuye n'umuntu mwiza mu buzima, nyuma yo gutandukana n'ababyeyi banjye bansize mu buryo batanteguje. None naho kugira ngo byibura ugaragaze ko uri umunyakuri, uba umuntu wa mbere nizeye uturutse hanze y'abavandimwe banjye bo mu ishyamba, ariko wambereye umugambanyi. Biranarenga ugambanira umutima wanjye. Ubundi ndumva mbuze ikintu nakubwira, kuko sinzi niba nakwica cyangwa se nakugirira gute. Gusa ntago nabura kukubwira ko imirwanire yawe wisumbuye rwose. Gusa ariko menya ko ibi bitararangirira ahangaha. Burina yamaze kumbwira gutyo muri njye numva nigizemo ikiniga, kuko nkuko yarabimbwiye nari naramuhemukiye.
kuko byibura nari gufata akanya ubundi nkajya kumureba nkamubwiza ukuri, kuko nta muntu utari waramenye ibyanjye nyuma yo gufata kampani. Byumvikane ko na Brina yari yaramenye ko ari njyewe. Nuko mpita mfatwa n'ikiniga ubundi muhagurukaho hejuru, kubera ikimwaro n'isoni byahuraga n'indoro yandebaga, nkumva rwose umutima urankomanga. Ako kanya mpindukira ngana aho ba Dorcas bari bahagaze, ariko ntaratera intambwe ndende ndeba uburyo abapolisi bari gufata ba basore ba Brina. Numva inyuma yanjye ikintu cyiza gihuha nk'umuyaga, amaso yanjye y'umutima mpereza ko atari amahoro. Mpita mpindukira ariko nicishije bugufi cyane, nkireba mbona ni Brina wabanguye ingumi nziza agiye kuyinkubita. Kubera kwicisha bugufi nahinya amavi ndetse nsutamye, ingumi ihita ifata umuyaga, ubundi Brina mukubita ingumi yo mu rubavu, ariko nyimukubita mu buryo bwo kwirinda, kuko nari naramenyereye ko iyo watatswe ugakwepa nawe ugomba kurekura. Brina numva arataze cyane. Ako kanya Afande Jeffrey abangezeho, ahita nkuraho Brina namukubita mu mapingu, ahita amuhereza abandi bapolisi, ubundi bamujyana ku modoka. Ako kanya Afande Jeffrey mubaza ukuntu ageze aho ngaho, ahita ambwira ati ko bigutangaje se bwana Chairman. Mu kanya twamaze kuvugana kuri telefone hita nkupa tutarangije kuvugana. Mpita niha gahunda yo kuba naza kukureba muri kampani kugira ngo tunaganire tunamenyerana, buriya biba ari na ngombwa cyane. Mbanza gutunganya duke nari mfite two gukora, ubundi nyura mu rugo kugira ngo nze guhinduranya imyenda, kuko n'akazi numvaga ndi kugasoza. Nuko mva mu rugo amasaha ari nako ari kugenda yicuma. Nuko mu modoka nza nashyizeho n'utuvideo ndeba kuri YouTube. Ako kanya mpita mbona umuntu uri gukora video live ari kuvuga ko ari muri Abarewis Hotel, akaba ari gufatira iyo video mu idirishya ryo muri etage hejuru, aho chairman w'Abarewis Company ahanganye n'amabandi rwose yaje gutera kampani, ariko uburyo ari kubakubitamo akaba ari uburyo budasanzwe. Ubundi mpita ndeba neza koko mbona nibyo, nubwo hagaragaraga imitwe n'amasura utapfa kuyabona. Mu kumara gukupa neza mbona ayo makuru nta muntu utayazi. Ku mbuga hose bavuga ko batari bazi ko burya Petero ni Lewis azi kurwana muri ubwo buryo. Mpita mpamagara abandi ba polisi bagenzi banjye ko baza muri kampani vuba cyane, bazanye n'amapingu ndetse n'imodoka zo gutwara abanyabyaha. Nza niruka cyane ariko nsanga nakererewe kuko umurwano wose wari wancitse. Icyo mbonye ni ingumi ya nyuma kubisa uriya mukobwa. Rwose Chairman ni ukwihanganira amabandi turaza kumenya ibyayo. Ariko se kuriya mukobwa tubonye muganira muraziranye? Afande Jeffrey yamaze kumbwira gutyo mbura icyo musubiza. Mubwira ko bari abantu yabareka bakigendera, kuko Brina turaziranye, ariko we nshaka kuguma nganira nawe. Afande ambwira ko ibyo bintu bidasobanutse. Mpitamo kumubwiza ukuri kose ukuntu Brina twahuye ndetse n'uburyo twamenyanye. Jeffrey nanamubwira ko hari amakuru nzi ku muntu wishe ababyeyi ba Brina nubwo ntamuzi neza. Ako kanya Jeffrey yambajije uwo muntu uwo ari we. Jeffrey musubiza ko uwo muntu wabishe yitwa Federico. Afande ahita amera nk'uwikanze ambwira ko Federico ari chairman wa Trinity Hotel, ndetse Brunel wese akaba yari inshuti ye magara. Afande amaze kumbwira gutyo musubirishamo ibyo avuze, ansaba ko twashaka ahantu tuganirira. Afande mbanza kumusaba ko yareka bari abantu bakigendera amahoro, kuko Brina ari umukobwa w'umugabo wari inshuti ya Federico wamwiciye ababyeyi witwa Tomuzi. Jeffrey yambajije ayo makuru ukuntu nayamenye, kandi Tomuzi yarapfuye kera na mbere ya papa wanjye Brone. Ahubwo mpita numva Afande Jeffrey ashobora kubaza amakuru menshi cyane. Ambwira ko agiye kurekura bari abantu, mubwira ko Brina yamunsigira nkaza kumuganiriza. Arabinyemerera ubundi agenda asanga abapolisi be, ubundi arabavugisha. Babasore bose bahita babarekura mu modoka. Bagiye gusohoka mpita ngenda mbasanga, mbabwira ko bagumaho tukavugana. Ako kanya mbanza kubasuhuza mbihanganisha ku bibaye, ndetse bamwe nkajyana nabibuka nabo bakanyibuka. Mbabwira ko bwatari bwo buryo bwiza twagakwiye kuba turi kuganiramo. Bansaba imbabazi bambwira ko bari gukurikiza inama z'umuyobozi wabo. Mbabwira ko bakwigendera ariko Brina tugasigarana. Nuko baragenda mbabwira ko nazaza no kubasura. Brina mbaza niba ngiye kumusigarana nk'imfungwa. Mumbwira ko ntagiye kumusigarana nk'imfungwa bityo naze mwereke. Ako kanya Brina namushyiriye ba Dorcas. Mbabwira ko baba bari kumwe ubundi tukaza kuganira nyuma mvuye kuvugana na Afande Jeffrey. Arabyemera ambwira ko baramufata neza,
ubundi njye na Jeffrey tugenda tugana mu biro byanjye. Mu kuhagera twinjiramo turicara, maze kwicara mbaza ahantu nakuye ayo makuru, nanga kumubwira byose mubwira ko hari ahantu nayakuye. Nawe kuko yari azi ubwenge cyane ahita abona ko mbimuhishe ku bushake, ntiyabigira binini, ubundi atangira ambwira ati mbere na mbere mbanje kukwihanganisha ku bw'igihombo kinini wagize nyakubahwa, gusa nyine mu buzima niko bigenda. Rero ukimara kunkupa nk'uko nabikubwiye nifuje ko naza kukureba, kuko nk'umupolisi mba nkeneye no kumenya ibijya mbere muri uyu mujyi, kuko natunguwe cyane n'impamvu wambazaga iby'iriya mpanuka yarangiye kandi umuntu ufata nka mama wawe waramukuyemo, ariyo mpamvu nageze hano nyine ngasanga bimeze kuriya. Gusa ku bijyanye na chairman wa Trinity Hotel, buriya kera yari inshuti cyane na papa wawe ndetse n'umugabo uhoze uri kumbwira witwa Tomuzi, ariko nanone uwo mugabo witwa Tomuzi akaba umwizerwa cyane uko nabibonaga kurusha Federico, kuko Federico we nabonaga ko ari indyarya kuva kera, ndetse hari n'amakuru nigeze kumwumvaho avuga ko yishe mukuru w'umugore we, akaba ari nawe wishe Tomuzi n'umugore we ndetse n'umwana we w'umukobwa bari bafite. Nkaba ntunguwe no kumva uvuga ko uriya mukobwa ari umwana wa Tomuzi, ariko nyine kuko abafite ifaranga aho bakubise ryoroha, Federico abaziranye n'abayobozi bakomeye kundusha ku buryo nabuze ahantu namenera. Kandi buriya nuko utanabizi, urupfu rwa papa we Broni Federico rufitemo uruhare cyane, kuko Broni akimara kurangiza amashuri ye aribwo papa we yapfaga, nibwo yatangiye kwiyegereza abo bagabo ngo bamufashe kuba bakora business, kuko bari bariganye ari inshuti, kuko Broni yari afite inshuti nyinshi cyane zimukunda, ariko na bamwe bamwihishamo nka Federico, ari nabwo yaje kwifatanya n'umugabo wa Sorina bagashaka uko bica Broni kugira ngo bakunde bagumane hoteli yari yaramaze kubaka, akamugira umuyobozi wayo, ariko nayo iri mu mitungo y'aba Lewis Company. Gusa Tomuzi yahoraga abwira Broni ko Federico atari mwiza akanga kumwumva, akaba ari naryo turufu yamutsindishije, kuko nubwo byakozwe mu ibanga rikomeye, abasore bakoranaga nk'abantu b'abicanyi Federico na Sultanis mu ikipe y'abantu 5 bari bafite nawe yari arimo, ariko kuko iteka hakenerwa ibimenyetso, urupfu rwa Broni Sorina yararimanganyije cyane ko ari we wari usigaye ayoboye imitungo ya Broni, abigira nk'aho yategewe mu nzira, ariko Sultanis na Federico nibo bantu bamwishe. Ikirenze n'ibyo, Federico niwe wari ufite umutima ukomeye cyane wo kwica Broni, kuko yari usigaranye Trinity Hotel, mu gihe inzu Broni yari yarubakiye Tomuzi ngo azakoreremo business. Nyuma y'uko Federico yiciye Tomuzi, Broni, Lewis n'umugore we ndetse n'abana be ariyo bahise bajya guturamo. Ngira ngo urayizi kuko nawe wahavuye ariho mutuye, kuko Sorina yahimutse ajya muri company nyuma y'urupfu rwa papa wawe. Gusa inyuma ya byose hakaba hari abagabo bakomeye cyane bashyigikiye ibyo bikorwa, kuko niho banyuzaga ibikorwa byabo by'ubugizi ba nabi. Imodoka z'aba Lewis kuko ziba zifite ubudahangarwa muri iki gihugu, niho hacaga ibiyobyabwenge, abakobwa bacuruzwa ndetse n'ibindi. Rero njye kuko ndi umupolisi ibyo bintu narabyanze cyane, ariko nanone hari abayobozi utavugiramo muri iki gihugu. Ku bw'ibyo gutuza akaba ari byo bitumye nyoboye n'uyu mujyi. Gusa ntakubeshye nakoze uko nshoboye kose ngo byibure nzarenganure papa wawe urupfu yapfuye, ariko nabuze aho mpera kuko nisanga ndi njyenyine. Nuko bimeze rero. Federico niwe muyobozi wa hoteli ya Trinity, nayo yahoze ari iwanyu, sinzi niba utari ubizi. Afande Jeffrey yamaze kumbwira gutyo mpita nibuka neza ibintu Gastam yambwiye yari yarabwiwe na Padiri Gastam, ko Federico yishe Tomuzi n'umugabo wari umukire wo muri Kent wari inshuti yabo, akabaha business ngo bakore. Njye mu gihe nakundaga kugereranya Federico ko ameze nka Sultanis na Sorina, ahubwo umuntu bavugaga bishe nta wundi yari papa wanjye. Ibyo birambabaza cyane, ariko nishimira Jeffrey kuri ayo makuru yarampaye, mubwira ko rero Brina nubwo mfitiye urwango rwo kuba naramuhemukiye, ariko namugumisha iruhande rwanjye akazamfasha guhorera urupfu rwa papa we na mama we, no kuba yahorera ibyo yakorewe nyuma y'uko Federico agiye kumujugunya muri Turiki. Jeffrey ambwira ko anyumvise cyane, ahita ambaza impamvu ndi kumubaza ku by'impanuka, kuko numvaga namaze kumwizera mpitamo kumubwiza ukuri kose. Jeffrey arababara cyane kuko nawe yumvise impamvu y'akababaro mfite.
ambwiza ukuri, ambwira ko Rosange na Neyira bamaze gupfa kera, ako gahinda ngomba kugashyingura mu mutima kagapfiramo neza kakanabora ubundi kakamvamo, anyizeza ko nubwo nabakundaga ariko wenda nzabona undi muntu nkunda nkabo, kandi byose bikaba nk'uko Imana ibiteganya. Afande ndamushimira amubwira ko nishimiye uburyo ari umuntu mwiza. Afande ambwira ko nta kintu bisaba kuba umuntu mwiza kandi nanjye mbizi ko ndi umuntu mwiza. Afande mwerurira amubwira ko ntari umuntu mwiza bityo yerekera aho kunkabiriza. Ambwira ko abizi ko mfite urugamba rurerure cyane imbere yanjye, bityo igihe cyose nzamwiyambaza azaba ari hafi cyane yanjye. Afande mubwira ko akoze cyane bityo mushimiye. Nuko dusezerana hambwira ko namugeza ku marembo. Bigenda gutyo ubundi ngenda Afande ku marembo ndahamugeza yinjira mu modoka ubundi aragenda. Navuye muri kampani ngenda ngana mu rugo ibitekerezo ari byose, ari nako ngenda mpura n'abantu bakankora mu biganza bambwira ko ndi indwanyi nziza cyane kurusha uko babitekerezaga. Nuko ndenga igipangu kigana mu rugo nzamuka ngana mu rugo. Mu kugera ku muryango wo muri salo ndinjira ngikubita amaso mu nzu numva ndahindutse cyane, ndetse umubiri wanjye ucitse intege nyuma yo kubona Burina ukuntu yasaga kuko bari bamuhaye ikaze ndetse bamuteza n'imyenda arisukura ubundi agaruka kuba umukobwa mwiza. Biranarenga n'udusebe nari namuteye ku minwa bari badupfutse. Nuko ngenda ngera mu nzu bose ndabasuhuza, mpereye kuri Jessica, Gaston ndetse na Marita na Dorcas wari wazanye na Burina aho ngaho. Gusa Rufus we ntago nahamubonaga. Namaze kubasuhuza ndicara. Maze kwicara dutangira kuganira bisanzwe, ariko ukabona Burina afite isoni kubera kutisanzura. Byumvikane ko yaratewe ipfunwe n'uburyo yari yanteye, bikarangira nta kintu mugize, ndetse nkanamwakira mu rugo akisanga. Bikaba biri kumwereka ibibi byo guhubuka, akora ibintu mu buryo bumwe kandi hari ubundi buryo bwo kubikoramo. Ako kanya nese ntangira kubabaza amakuru. Jessica ahita avuga ati rwose amakuru ntago nzi impamvu uri ko yatubaza kandi ubibona ko dukomeje kwishimira umushyitsi wacu waje atugana, ariko tukaba twari tugutegerejanije amashyushyu menshi cyane ngo tubwire uwo ari we, kuko yanze kutwibwira ngo kuko afite isoni kubera ko atarakura. Bityo tukaba tugize amahirwe ukaba ugiye kumutubwira uhereye n'imizi natwe tukabimenya. Gaston ahita avuga ati rwose ntago wakumva ukuntu nari mfite amatsiko yo kumenya uyo muntu, kuko akigera hano nahise mbona ko rwose wagira ngo yarahakwiriye, kuko yahise ahuzura hose ariko hakabura umuntu wo kuba ari kumwe nawe ari we wowe, kugeza ubwo uziye noneho ngatangira kubona umwanya wari urimo gusa urimo kuzura. Mpita mvuga nti ariko noneho wagira ngo mwangambaniye, ibyo ni ibiki murimo kuvuga? Kandi Gaston njye nawe ntago tuzakizanya niba ari ibyo bintu utangiye. Jessica ahita avuga ati reka kurenganya umwana rwose ntago twakugambaniye, nawe ibarize Dorcas ko ukimara kwinjira hano na Rufus ko tutahise tuvuga ko urwo rumuri rumurikiye muri iyi nzu rwari rukenewe. Gusa tukaba tutazi umuntu wari urukeneye cyane, kubera ko Rufus akimara kugenda twabonye nta gihindutse, tugahita dukeka ukuntu urumuri rushobora kuba rwinjiye hano mu rwego rwo kugira ngo tugumane amatsiko dukomeza kuruganiriza ngo turebe ko rumurika rushashagirana. Gaston abimpamiriza akoresheje bwa bwenge bw'abana batoya, noneho turabihamya. Kugeza aka kanya umwijima winjiye hano urumuri rugahita ruwuganza bigahita bihwaniramo. Dorcas ahita avuga ati nibyo rwose umwijima ukimara kwinjira nahise mbona ko urumuri rusasiye mu mwijima, noneho umwijima ugahita uhunga hadaciye n'akangahe. Dorcas, Jessica na Gaston bakomeje kumbwira gutyo bakubitiraho agahinda nirirwanye n'akavanyite Sara, nkumva wagira ngo barimo kunsonga. Marita araza mfata ukuboko ampagurutse aho nari nicaye, ubundi ansaba ko nabanza kujya mu cyumba akabanza akanyereka ubutumwa buhari bwanjye bwihutirwa. Mpita nishimira Marita wari unkuye muri icyo gisebo cy'abantu bankinaga ku mubyimba batabizi. Mu kugera mu cyumba Marita yegekaho urugi, amaze gufunga mubaza ubutumwa mfitiye maze arambwira ati Petero ntutekereze ko ibyo bakubwiraga buriya kwari ukukwanga, ahubwo Dorcas na Rufus bakigera mu rugo bakakira uriya mukobwa twahise tubabaza uko bimeze duhereye ku rusaku twumvise muri kampani. Dorcas atubwira ko Rosange na Neyira utigeze ubabona, ikirenze iby'amakuru ufite ari uko bapfuye kera bakaba batakiriho.
nanjye numva agahinda karanyishe kuko byahise bituma nongera kwibuka uburyo Rozange mwari mubanye igihe cyose twari mu burengerazuba, ndetse numva mfite ikibazo cy'ukuntu uragera hano umeze, ndetse na Jessica na Dorcas bumva ko ari ikibazo kandi badashaka kukubona umeze nabi. Nuko ukimara kwinjira hano babigira urwitwazo rw'uko baba bakuvugira ariya magambo mu buryo bwo kugira ngo bahindure ikiganiro, ariko wowe aho kujyana nabo ahubwo ibitekerezo bihise bigutwara. Ndabibona mbona ko n'ubundi turimo kwiruhiriza ubusa, aribwo ngufasha nkakuzana hano kugira ngo nkubwire ko ibyo turi kukubwira atari kugukina ku mubyimba, ahubwo ari ukugira ngo byibure tugufashe kuba wava muri ibyo bitekerezo. Kandi Petero nibuke ko n'ubundi utazabaho gutya iteka, kuko urwego uriho ntago wagakwiye kuba uri ingaragu. Rero ari nayo mpamvu Jesse kukwifuriza ibyiza. Akibona Brina yahise atekereza ko ashobora kukubera umwari mwiza, ushobora no kukwibagiza ibibi byose wanyuzemo, akagufasha akabando k'iminsi kugeza mu busaza. Marita yamaze kunsobanurira gutyo ndamwumva cyane. Amaze kumbwira gutyo nsaba ko nabanza ngakuramo imyenda, nkajya muri dushe nkitera amazi, ubundi ngafata fresheri, ubundi nkagaruka kubona muri salo. Akimara kumbwira gutyo ava mu cyumba cyanjye aragifunga, nanjye nicara ku buriri kugira ngo ntekereze ku byo yaramaze kumbwira byose, ari nako nkuramo inkweto. Nza gusanga ubuzima mbayeho ntakwiriye kuba ndi ingaragu, kandi byibura hari intambwe nateye, ariko nanone nkumva ngize ubwoba kubera ko papa wanjye yari yarambwiye ko ngomba guhitamo neza kugira ngo amahitamo yagize atazaba ariyo azandimbura nanjye. Mu gukomeza kuba muri ibyo bitekerezo byantwaye, bimaze kunkuramo inkweto binkuramo n'imyenda. Imyenda maze kuyikuramo mfata isume nerekeza muri dushe. Mu kugera muri dushe ntangira kubona ko iyo dushe ntagakwiye kuba ndi kuyikarabiramo njyenyine, ariko natekereza Diva nkumva ntago ndi kumwiyumvira nk'umugore wanjye, kuko ari we mukobwa wenyine twari twarajyanye muri dushe inyuma ya Rozange, ndetse sinagira n'undi ntekereza kuko mu bitekerezo ntawe wari kuba yasimbura Rozange. Ako kanya nakarabye nikoraho nta bushake kugeza igihe ndangirije. Ngaruka mu cyumba nditunganya neza, ubundi ndeba utwenda two mu rugo. Maze kutureba ndeba mu kabati kari mu cyumba, nkuramo udupfuko two kwipfukisha udusebe navanye mu mirwano n'abasore ba Brina. Maze kwipfukaho ndeba neza nkeka ko narangije, ubundi mfata akanya mva mu cyumba. Mu kuza koridoro yose ngana muri salo numva nta kindi kintu kiri kuvugwaho uretse ko babaga bari kuganiriza Brina, bamubaza amakuru ndetse nawe ababwira ubuzima babayeho mu ishyamba. Kugeza ubwo nageze kuri salo ariko batarambona, nkabona ukuntu Jessica yishimye akaba atanabangamiwe n'uburyo umubiri we usigaye uteye kubwo kwiyakira, kimwe na Marita uburyo ibintu byose yabaga yabyirengagije, kuko yari yaramaze imyaka isaga 10 yose ari gufatwa ku ngufu n'abagabo, akaryamana nabo kandi atabishaka, ikirenze ibyo b'abasirikare. Mbona uburyo uko turi aho ngaho turi umuryango mwiza, na Gaston ari kugenda atondagira mu ntebe zose ziri aho ngaho abanyuramo bose, bikanagaragara ko bamwishimiye bitandukanye na kwa kundi uba uri kumwe n'umwana wundi ukabona atari kumwiyumvira. Ariko Jessica we nubwo yari ameze nabi uruhande rumwe, yakoraga uko ashoboye agakina na Gaston. Nageze muri salo nicara hafi ya Brina, maze nanjye nicara mu kiganiro ndeba uburyo bari guseka bishimye. Ngiye kugira icyo mvuga Brina ahita ntanga maze aravuga ati ntago nzi ikintu navuga muri aka kanya uretse ko mfite ipfunwe ndetse n'ikimwaro kubwo umwanzuro mubi nafashe wo kuba navaho ntuye nkaza nshaka kurwana ndetse ngabye igitero. Ariko nahagera igitero cyanjye cyose kigakubitwa n'umuntu umwe gusa nkumva ndasebye, biranarenga nkoze isoni ku ndwanyi zanjye kandi ari we wampaye imbaraga zo gukora izo ndwanyi. Noneho igisebo gikomeza kwiyongera ubwo yanyigishaga isomo atamvugishije, ansabira abapolisi ko barekura abavandimwe banjye bagataha, ndetse amaze no kubaganiriza. Bikanarenga noneho akansaba ko naza hano mu rugo tukaganira, bigaragara ko nta mutima mubi na muke yigirira. Nkaba nakozwe ku mutima n'ukuntu burya atari we gusa, ahubwo abo babana bose mwese ariko mumeze, uhereye kuri mama we ndetse n'abashiki be n'abavandimwe be. Noneho wagera kuri uyu mutoya we bikaba agahebuzo, kuko yatumye nkumbura inzozi nakundaga kurota ubwo mama wanjye yari atwite, bakamubwira ko atwite umwana w'umuhungu.
ariko agapfa kimutwite ntagize amahirwe yo kumubonaho ngo tujye twikinira udukino nk'uko uyu Gaston yahoze akina namwe mwese. Ari nayo mpamvu mwabonaga akanya kamwe ndi kugira agahinda nkareba hasi kubera ikiniga nagiraga nibuka uburyo ababyeyi banjye bambereye ibigwari bakampfira imbere y'amaso yanjye mbareba. Ni ukuri mbashije kubashimira uburyo mwimereye kandi ntabwo uburyo mwanyakiriye aho nzaba hose sinteze kuzabyibagirwa. Petero, ngusabye imbabazi duhura nagutekerejeho ko utari, kandi byose byari ukugira ngo urengere amagara yawe. Ikindi nubwo nanjye mfite umujinya ariko ntabwo nabura kongera kugushimira uburyo watubaye hafi ukadutabara ingoyi mbi cyane twari turiho, ku buryo natwe ubwacu turimo kubaka umuryango wacu w'abaturike ndetse bose akaba ari wowe tubikesha. Gaston yahise avuga ati ngo njye ntabwo nsobanukiwe neza kuko ntabwo ubivuze neza, ntabwo utubwiye iby'intwari yakoze ubiciye ku ruhande kuko ntabwo nabashije kubyumva. Gaston mpita mubwira nti wa mwana we wagiye ureka gutera abantu amaseka, ntabwo wapfa kubimenya uzabimenya kera. Gaston yahise atondagira ava ku ntebe yari yicayeho ubundi aza aho nari nicaye, atangira kuntitiriza ambwira ngo mubwire ibintu nakoreye Brina, mubwira ko twahuye avuye kuvoma nkamutwaza amazi hamwe na bagenzi be. Gaston avuga ko rwose ibyo bitatuma umuntu ava iwabo aje kunshimira kubwo kuba naramutwaje amazi gusa, ariko ibyo sinabitindaho kuko Gaston yabazaga ibibazo byinshi cyane nk'umwana wese ushaka gushira amatsiko. Ubundi Brina ndamubwira nti Brina, mu by'ukuri ntabwo nzi icyo nagusubiza uretse kukubwira ko wisanga muri uyu muryango wacu. Kiriya gihe ibintu byose byari bitaramera neza, ariko ubu ngubu urabona ko aho ndi nawe uzi uko byari bimeze. Gusa unyihanganire wenda kuba ntarabashije kukureba kugira ngo ngusobanurire ukuntu ibintu byagenze. Ni ukuri wigira ipfunwe, kandi nanone ugomba gukosora imyumvire ku kuntu ufata ababyeyi bawe, kuko bwa mbere duhura wavuze ko ababyeyi bawe bari mu bantu wanga kubera ko ari ibigwari, bakaba baragusize nyoberwa impamvu, ariko kuba barapfuye atari wowe wabigizemo uruhare ntabwo byatuma uvuga ko ari ibigwari, kandi ntabwo bashakaga gupfa ngo bagusike. Bityo ihangane kandi byose bizagenda neza cyane. Brina ahita avuga turakoze cyane, ni ukuri ntabwo nabona ukuntu ngushimira, bityo kuba nkubonyeho nkanakuvugisha reka nsubire mu rugo kuko abavandimwe banjye baraba bantegereje ndetse bahangayitse bibaza niba ndi amahoro. Kubera uko tubanye rero kugira ngo bataza guteza ikibazo byaba byiza ntashye hakiri kare ubundi tukazajya tuvugana. Brina yamaze kumbwira gutyo musaba ko namuherekeza. Amaze gusezera kuri bose Gaston amubwira ko yamwikundiye bityo atari byiza ko yagenda. Brina amusubiza ko azagaruka kumusura. Gaston amubwira ko amutegereje ubundi arasohoka ndamuherekeza. Kugenda tuva mu rugo tugenda tuganira, ariko sinagira ikintu mubwira ku mateka ye kuko nanjye ntago nari ndabihamya neza, bityo nkirinda guhubuka ugasanga Brina ateye ibitero bitari ngombwa kuko nari nabibonye, ugasanga ubuzima bw'abantu benshi buhatikiriye. Nuko turimo kugenda Brina ndamubwira, arambwira ati ntakubeshye nari ngukumbuye, gusa indi mpamvu nari nje kugushimira ndetse nkanga kubivugira mu ruhame nuko nyuma y'ibihe byiza njye nawe twagiranye naje kwivanamo ibyambayeho byose, ubundi ngatangira ubuzima bushya, nkagira n'amahirwe ngahura n'umusore umeze nkawe akanarenzaho kunyitaho, akaba ari nawe tuyoboranye agace kacu k'abaturike. Byose nkaba mbigukesha, ni ukuri warakoze. Brina ndetse mubwira nti Brina, mu by'ukuri nishimiye ko wiyakiriye ukava mu buzima bw'ubucakara wari ubayemo ndetse nabwo ntibukomeze kugukurikirana, bityo njye ku giti cyanjye ngo haye ikaze muri uyu muryango wacu. Igihe cyose ushakiye kuza kundeba ujye uza nta kibazo, kandi mu bushobozi naba mfite byose nta kintu uzankeneraho ngo ukibure, ibyo ndabigusezeranije. Namaze kuganira na Brina ansaba ko nasubira mu nzu kuko ataba ari byiza abakozi ba kampani bambonye nambaye gutyo kandi ndi chairman. Brina musezeraho ubundi aragenda, nanjye ngaruka mu rugo. Nkirimo kugaruka mpita nibuka ko hari umuntu nahaye isezerano ariko sinarisohoza, mpita numva ashobora kuba yaramfashe nk'umubeshyi cyane. Nyuma yo kwibuka ko Hyacinth umuyobozi wa factory ya Marita mu minsi yashize nari namubwiye ko yandeba no mu mugoroba tukavugana, bikarangira ntabonanye nawe kuko nari nagiye kurwana.
numva ngomba gushaka uko nzamusaba imbabazi, nkanamubwira impamvu ko atagomba kundenganya. Ibyo bitekerezo byangejeje mu rugo bahita batangira kunserereza. Jessica avuga ko uriya mukobwa tuberanye, babwira ko bakererewe ko afite umugabo babana. Jessica mbona biramubabaje cyane kuko yari yikundiye Brina. Nkomeza kuganira nabo mbabaza ukuntu umunsi wagenze. Marita amubaza niba yabonye umukobwa wo kumufasha akazi kaho ngaho mu rugo. Ambwira ko yabonye umwana ariko uwo mwana akaba ari muto kuko afite imyaka 11 gusa. Akaba yamwegereye akamubaza amakuru uwo mwana, akamubwira ko yacitse nyirabuja umufata nabi, akaza kuba yabona ku buryo kuko yari yaraharangiwe n'undi mwana wamubonye ku muhanda akamugirira impuhwe. Marita akamubaza niba atava kwa nyirabuja akaza kwibanira natwe akajya amufasha imirimo yo mu rugo. Uwo mwana amubwira ko yajya mu rugo gutora utuntu tw'ubundi ku munsi ukurikiyeho, akaza tukibanira ngo kuko ubuzima uwo mwana yabwiye Marita abayemo budashimishije, kandi Marita akaba adakunda akarengane nk'ako.